Oui, uranyumva? Wait. Okay, alo. Hello, mwiriwe Hakizimana Emmanuel. Yego, mwiriwe, Jean Marie. Mwiriwe neza. Yego, Mm, ndabona tubigiye gukunda, ariko yego. ahari kugira ngo imaje yanjye ahari, kuko ndi kugaragara hari igice gitoya. Hano wigiza hejuru cyangwa wigira inyuma gatoya wenda. Attends, ikintu gishoboka rero, kankureho ino ntuza, nta mwana na roho mutagatifu, amina. Amina. Iki gikorwa cyo kwibuka nyine tugitangije isengesho kuko twemera ko abacu bitabye Imana basanze Imana, kandi tukaba ukwemera kwacu niko gushobora guhagarika ko hasubira ibintu nk'ibi ngibi. Akaba ariyo nyine navuga nicyo gisobanuro cyo kwibuka nyine, twibuka abavandimwe bacu kandi tunibuka bose, nyine twibuka abantu bose batwawe n'amahano yaguye u Rwanda. Igisobanuro cyabyo ni uko twibuka kugira ngo tunibuka tunakora uko dushoboye kugira ngo ibyo bintu bitazongera kubaho. Imbaraga zacu rero nk'abantu navuga ntiyenda zigira aho zigarukira, buri muntu arakora, ariko hakabaho n'imbaraga z'Imana nyine, nayo Imana ishobora byose. Reka twiragize rero Imana tuvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru, isengesho kandi riduhamagara no kunga ubumwe hagati y'abantu nyine, abantu b'amoko atandukanye, b'imico itandukanye, kandi n'abantu mu madini atandukanye. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro riduhe none, utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntuduterane imitwoshya ahubwo dukize icyago. Amen. Ndagushimiye rero muvandimwe Emmanuel Hakizimana kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri uyu mugoroba w'itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021. Nkaba nguhaye karibu. Tukaba tugiye kuganira ngira ngo wabivuzeho mbere yo gutangira isengesho. Tugiye kuganira kandi tunibuka, tuganire ku buhamya bwacu, tuganire ku nzira ndende twanyuzemo muri ariya mashyamba ya Kongo, tugerageza kuzirikana ibyayabereyemo, tugerageza kwibuka abayaguyemo ndetse n'abayarokotse, ndetse cyane cyane igikomeye tugerageza kureba imbere hazaza, kuko niho ubungubu tugana kandi tuganisha n'abana bacu n'igihugu cyacu. Ndagushimiye rero. Mu gutangira numvaga nifuza kugusaba gufata akanya gatoya ugasuhuza abadukurikiye kandi ukanabibwira mu magambo make yumvikana avunaguye. Murakoze cyane muvandimwe Jean Marie kuntumira muri iki kiganiro cyo kwibuka. Nitwa Emmanuel Hakizimana, nkaba ndi umuvandimwe ukora ibikorwa byo kwamamaza impuhwe z'Imana, kwamamaza ibikorwa bihindurira abantu kugira icyo bahindura ku buzima bwabo, twifashishije nyine impuhwe z'Imana, cyangwa se ibikorwa bigamije guhindura umuryango muri rusange, cyangwa icyo nakwita sosiyete mu gifaransa muri rusange, ariko bishingiye ku mpuhwe z'Imana. Nkaba rero ntuye Varsovia mu gihugu cya Polonye, nkaba nubatse, mfite abana 4, abana banjye 4 bwite n'undi mwana ndera wa 5. Nkaba bafite umuryango, ariko kandi nanone nkaba nkora n'ibikorwa bitandukanye nyine bigamije gutanga umusanzu muri sosiyete, ndetse muri urwo rwego nkaba naratangije n'umuryango witwa Hakizimana Fondation. Nkaba nifuza ko muri fondasiyo yanjye ariho nazanyuza ibikorwa byanjye bitandukanye, ndetse hakazamo n'ibikorwa nyine byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nkaba rumva ari uko nguko nakwivuga. Murakoze cyane muvandimwe Emmanuel Hakizimana. Tuzagira undi mwanya uhagije utuganirize kuri iyo fondasiyo Hakizimana,
utubwire ibyo igamije, utubwire ibikorwa mumaze gukora, utubwire ndetse n'imbogamizi muhura nazo muri ibi bihe, kuko ngira ngo inshingano mwihaye ntabwo ari inshingano yoroshye, ni inshingano isaba byinshi, yaba ari mu bijyanye n'ubushobozi bw'abantu, ni ukuvuga resources humaines, cyangwa se no mu bushobozi bw'amafaranga ndetse n'igihe. Kubibonera igihe nabyo ubwabyo ni iby'igiciro. Ndagushimiye rero, nkaba naguha umwanya cyane cyane ukatubwira uko byakugendekeye. Ubuhamya bwawe nibyo ntabwo ari ubwa mbere ugiye kubuvuga, ni inshuro ya kenshi, kuko numva hari n'ahandi ku yindi radiyo, ndakeka ari radiyo Urumuri, nigeze kumva ubuhamya bwawe rwose, nanjye numva nifuje kugira ngo ngutumire, kubera ko kubera impamvu wenda zitandukanye, ariko izo navuga muri aka kanya, kubera ko wacitse ku icumu muri ariya mashyamba, nanjye narokokeye muri ariya mashyamba, numva ari ikintu kiduhuje ko ari icya kabiri. Nkaba mu kukumenya naramenye ko uri umuntu usenga, kandi wagize igihe wari ukiri mu Rwanda kujya ujya gusengera hara mu rugo rwa Yezu Nyirimpuhwe, nabyo tuzagira igihe tuzabiganiraho mu Ruhango. Nanjye nakundaga kujyayo, ndetse n'abarizwaga no muri Communauté de l'Emmanuel na Groupe Charismatique muri Université Nationale y'u Rwanda mu gihe nari ndiyo. Nkaba narasenderejwe mu ba Charismatique rwose, mbona inema n'ingabire za Roho Mutagatifu. Ibyo nabyo tuzagira igihe cyo kubiganiraho. Hanyuma rero muri aka kanya numva naguha umwanya ukatubwira wenda iby'ingenzi byo wibuka muri ariya mashyamba ya Kongo. Umwanya n'uwanyu. Ndabashimiye cyane, murakoze muvandimwe Jean Marie. Mu by'ukuri na mbere y'uko nkomeza, nishimiye ko iyo nzira yose mwanyuzemo ya gikristo, kuko mu by'ukuri nagize igitekerezo kimaranye iminsi cyo guhura n'abakristo, n'ibibazo bihari, cyangwa se iki kintu cyo kwibuka nacyo ubona mu by'ukuri kirimo gutandukanya abanyarwanda kandi bitari bikwiye. Nari maze iminsi ko nk'abakristo twebwe twakora iki noneho nk'abantu dufite n'ukwemera. Ubwo rero Imana koko nabwo ni ubuhamya ubu ngubu natangira ntangamira mbere y'uko njya ku icyo gikorwa cyo kwibuka, ko Imana yumva isengesho, kuko uburyo navuga twahuye, ukaba aho waranyuze aho Ruhango, nanjye nkaba narahanyuze, ukaba warabaye mu magurupe y'abasenga nyine muri Kiliziya Gatolika. Numva ari ugusubizwa nyine kw'amasengesho, ariko kandi akaba atari nawe nyine w'umukristo navuga twahuye wenyine. Twahuye aho natangiriye urugendo rwo kuvuga impuhwe z'Imana, nibanda no ku mateka nyine akomeye u Rwanda rwanyuzemo. Hari n'abandi nabo nashoboye kuvugana nabo, nkaba nifuza ko twese tuzagira igihe duhurira hamwe koko ibyo bikorwa tukabikomezanya, tugatanga icyo navuga ijambo ryacu nk'umukristo muri ibi bihe bikomeye. Nkaba ari ikintu nshimiye Imana mw'iyi ntangiriro, kandi igikorwa cy'Imana ndumva Imana izagikomeza. Yego. Noneho nyine nkomeje ku buhamya bwanjye, no mu gutangira mu by'ukuri biriya bintu twanyuzemo bikomeye by'inzira ndende byo mu mashyamba ya Kongo, ni amahano akomeye, ni ibyago bikomeye byagwiriye muntu, nabyo byagombye kumenyekana ku rwego rw'isi, kuko ari biriya byago abantu banyuzemo, abantu bakanyura mu bintu bikomeye ku buryo abantu bagenda bapfira ku nzira. Twagiye tunyura ku mirambo y'abantu bapfiriye ku nzira, umuntu akicwa n'inzara akanogonoga, agapfa agapfira ku nzira. Twabonye ibintu biremereye cyane, umuntu agapfa noneho nyuma y'iminsi ugasanga hasigaye amagufa gusa, ugasanga umuntu yaraboze hasigaye amagufa gusa. Ibiriya ni ibintu by'amahano yagwiriye ikiremwa muntu, isi yose yari ikwiye kumenya uko biriya bintu byagiye bigenda. Burya umuntu wese ugiye ni ikiremwa muntu kiba gitakaje. Uburyo rero biba byarabayemo biba ari ibintu biba bigomba kumenyekana kugira ngo ikiremwa muntu ibyo bintu kibikumire,
noneho bitazongera kubaho. Icyo navuga rero nibyo rwose kandi bishobotse mwanyunganira aho ngaho nibyo kuko twabonye byinshi muri ariya mashyamba nk'uko ubivuga, abantu abishwe n'inzara, abishwe n'umunaniro, abishwe n'imibereho mibi yindi isanzwe, ndetse noneho abishwe n'amasasu, abishwe n'izindi ntwaro gakondo, baguye mu migezi, barashwe imyambi, bishwe n'amarozi. Mbega urupfu rw'abanyarwanda muri iriya nzira ndende rwari mbega navuga ko rwabaye mu buryo butandukanye, akaba ari nayo mpamvu nyine, akaba ari nayo objectif y'uyu munsi, kugira ngo ibi byose twongere dusubize amaso inyuma, no seroma kugira ngo wenda abantu, kuko mu kwibuka koko nk'uko wari witangiriyeho, abantu basa n'abazura kamere, icyo bita kuzura kamere cyangwa se kubyutsa kamere, noneho ugasanga bitandukanye abantu kandi bitagumye kubatandukanya. Ariko abahanga mu bijyanye no gusana imitima ndetse n'ibya psychology bavuga ko iyo uko umuntu agenda avuga kenshi byamubayeho, ni nako umubiri ndetse n'imitekerereze bigenda bigaruka. Nubwo birakiza kuvuga ibyakubayeho, ukabivuga ukabisuka hanze uko byakabaye, noneho bigatuma ntuzana n'imikirire ya roho, imikirire y'umubiri, imikirire y'ubwenge nayo igenderaho muri iyo nzira. Ni byiza cyane rero, kandi reka dukomeze utubwire. Noneho rero njyewe nabaga mu nkambi yitwa Shabarabe, nabanaga n'umuryango wanjye, twari umuryango munini. Papa yari yarabyaye, papa na mama bari barabyaye abana 10, noneho na mama nyine na papa, ubwo twari umuryango w'abantu 12. Mwese mwari muri kumwe mu nkambi? Mu nkambi ya Shabarabe twese twari tukiri kumwe, ariko icyo nakongera ni uko umwana wa 10 yavukiye mu nkambi ya Shabarabe. Duhunga twari abana 9, noneho umwana wa 10 we yavukiye mu nkambi ya Shabarabe. Yego. Duhunga nyine ni uko hari ayo makuru nyine agenda akwirakwizwa hose ko inkotanyi nyine, abasirikare b'inkotanyi nyine bagenda bica abahutu aho banyuze hose, bakagenda bica abahutu. Nicyo kintu cyari cyatumye duhunga. None ikindi kintu ni ukuvuga ko nagusubije inyuma gatoya, mwebwe muva mu nkambi ntabwo inkotanyi zari zakahageze ngo zirahase amasasu mu nkambi zibaderoje zibakuremo? Ubwo ngubwo mvuze icyo ngicyo nyine cyo kuvuga ngo twahunze, bavuga ko nyine inkotanyi zigenda zica abahutu, ubundi nasaga nkaho nari mpereye mu Rwanda nyine, tukiri no mu Rwanda. Okay. Tukiri no mu Rwanda, nuko papa wanjye we yari afite n'umwanya mu buyobozi nyine bwa leta ya mbere, akaba yari burugumesitiri wa komine ya Rutsiro. Birumvikana ko nyine yari afite umwanya wa politike, ariko nkatwe nk'abana urumva hari ibintu tuba tutazi, cyangwa se biza nyine bikatugwaho gutyo. Navuga ko nyine umwana igihe cyose aba ari inzirakarengane, ariko nanone birumvikana n'ubwo papa nawe yari afite uwo mwanya wa politike, nawe nta mpamvu y'uko yagombaga kugirirwa nabi, kuko mu by'ukuri nawe turazenda kubivugaho nyuma, nawe byaje kurangira nyine yishwe. Nawe rero ni umuntu, urakoze cyane, birumvikana we nyine ni umuntu, ntabwo kuba yari afite umwanya wa politike ntabwo ari byo byatuma umuntu yicwa ngo ni uko ngo yari afite umwanya wa politike. Ubwo rero nyine ntabwo ari ibintu byoroshye mu by'ukuri. Nubwo twarahunze muva mu nkambi ya Shabarabe. Twageze mu nkambi ya Shabarabe tuvuye mu Rwanda, ariko noneho tuza kuba mu nkambi nyine hafi imyaka 2. Noneho rero inkambi nyine zaje guterwa ibitero byaturutse ahantu bita za Uvira.
ngira ngo hari ahagana mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi gutyo, cyangwa ukwa cumi, amatariki ntabwo nyibuka neza, kwa cumi ngira ngo umwaka w'1996. Noneho ibitero bituruka za Uvira bavuga ngo ni abanyamurenge ngo bateye nyine bashaka gufata ubutegetsi, barafatanyije na Kabila, bavuga ngo abanyamurenge ngo bararenganywa muri ibyo bice. Ariko noneho nyine amakuru yanatugeraga nyine avuga ko harimo nyine n'ingabo z'inkotanyi nyine ziturutse mu Rwanda nyine ziri gufasha nyine Kabila kurwana iyo ntambara. Yego. Ubwo rero twumvaga nyine ibisasu bigwa rwose, ibisasu biremereye cyane, ariko bya bindi nyine byo mu rwego rwo hejuru, tukumva rwose biragenda byikubita hasi ku buryo byikubitaga hafi, navuga hatari kure yacu, ukumva imisozi nyine irahubanganye. Umva biriya bice bya Bukavu birimo imisozi miremire nk'iyo mu Rwanda, ariko wumvaga igisasu cyaragwaga rwose ukumva imisozi irahubanganye nyine. Yego. Ubwo rero ibisasu byagendaga nyine bitwegera, noneho ubwo nyine dufata icyemezo nyine, abantu bose bafata icyemezo nyine cyo kuva mu nkambi. Noneho ubwo nyine inkambi ya Shabarabe nyine isenyuka gutyo, abantu bafata icyemezo nyine cyo kuyivamo, basanga izindi nkambi aho zari ziri, ahitwa hari izindi nkambi navuga zitari ziri kure cyane. Hari inkambi ya Inera n'inkambi ya Kashusha. Yego. Niho rero nyine twerekeje, noneho tujya mu nkambi ya Kashusha na Inera, mbese zari inkambi zegeranye. Noneho ubwo twahamaze iminsi mikeya rwose, tukigerayo twahamaze nk'iminsi 3, iminsi 4. Noneho inkotanyi zirahageze, zirarasa rwose, zitera inkambi, zirarasa cyane. Noneho nyine abantu batangira kwirukanka nyine, ubwo iyo nkambi birasenyutse. Twebwe nibuka ko ubwo twahunze ibice nyine, ubwo njyewe na mama n'abavandimwe banjye 2 tuza no kuyobera mu ishyamba rya Kawuzi Biega. Rwose tujya muri Kawuzi, abandi bo bafata inzira nyine bajya za Numbi, za Shanje. Noneho ubwo tugeze aho za Numbi nyine tuza kubona ko twayobeye nyine muri iryo shyamba, twumva n'andi makuru nyine ko abandi bagiye ngo bafashe icyerekezo cya Shanje. Ubwo rero noneho aho muri Kawuzi Biega nyine twahamaze nk'iminsi 2. Noneho ubwo turongera duhindura nyine icyerekezo, tujya za Shanje. Noneho tugeze Shanje, nibwo twongeye kubonana na papa n'abandi bavandimwe, noneho bari bajyanye nawe na papa nyine. Ubwo nyine ni kubw'amahirwe gutyo twongeye turababona. Ubwo tuza kumara aho ngaho Shanje, twahamaze ngira ngo nk'icyumweru. Noneho ubwo Shanje se ugerageje nko kwa dekiriva mu magambo make cyane, Shanje batazi aho hantu Shanje ko hari hameze, ko nanjye ntabwo nahageze. Twumva ko inkambi nyinshi zahateraniye. Inkambi ya Kashusha ni inkambi yari ifite abantu benshi cyane, inkambi ya Inera ni inkambi yari ifite abantu benshi cyane, abari batuye mu mujyi Bukavu bari abantu benshi, abari baturutse muri iyo nkambi yanyu ya Shabarabe nabo ntabwo bari bakeya. Hari ahantu hangana iki? Ni ahantu h'ikibuga, ni ahantu mu ishyamba, hameze gute, hategamye? Gerageza wenda ubwire nk'abatwumvaho gakeya. Urumva ni ahantu mu misozi miremire, nyine abantu bazamukaga imisozi bakaruha. Noneho hari ahantu hameze nk'ahari hari ibikuyu nyine, ibikuyu by'inka. Urabona n'ahantu haba hari imicaca nyine ku misozi, nk'umusozi wose ni umucaca nyine, bigaragara ko ari nk'igikuyu cy'inka. Ubwo rero ni ahantu hameze gutyo nyine h'imisozi miremire, h'ibikuyu, ku buryo habaga ari hanini cyane nyine kw'iyo misozi, hari umwanya munini cyane ku buryo abantu benshi nyine bashobora kuhakambira. Okay, ndabyumvise. Ubwo noneho ni nk'uko nko mu Rwanda twageranya ahantu hitwa muri Gishwati naho ni ahantu hari ibikuyu by'inka, ku buryo muri iyo misozi nyine haba hari ahantu hagaragara abantu bashobora kwiyesitara, kuko inka nyine ziba zigomba kubona ubwatsi espace nini yo kurishamo. Nabyumvise. Ni nk'aho ngaho rwose. Okay. Na kirima, mbese ibyo twakwita ikirere cyaho nabo rwose kimeze nko muri Gishwati, kuko ni ahantu nyine hanakonja.
hari icyo kirere nyine cy'imvura, icyo kirere cy'ibicu nyine, kubera ko ni ahantu mu misozi miremire rwose. sawa komeza. Ubwo rero nyine aho naho twahamaze iminsi mike rwose nk'icyumweru, nk'icyumweru. Noneho ubwo naho nyine ubwo haba haratewe, noneho ubwo dufata inzira nyine, noneho twinjira mu mashyamba nyine, tugenda twinjira mu mashyamba. Ariko ubwo urumva niba harabaye igitero hakabaho kurasa, abantu nyine bagiye bagenda intatane, ku buryo ngira ngo hari n'abafashe inzira hari aho ngaho bagaruka mu Rwanda, ariko ikindi gice nanone kirahunga nyine kijya mu mashyamba, kuko cyane cyane icyo nanavuga ni uko mu by'ukuri byerekeye na gahunda ivugwa nyine, ngira ngo abayobozi b'u Rwanda bo kenshi banavuga ngo ko bari bagiye gucyura impunzi. Nta buryo navuga bigeze bakoresha ngo berekane ko bashaka gucyura impunzi, kuko ntibigeze wenda bafata mikoro. Nta mikoro nigeze numva. Ngira ahantu henshi tujya tubona no mu mafilime, niyo abantu bashaka kubwira abantu benshi bafata cya mikoro, polisi ugasanga ifashe nka mikoro iri kuvugira muri mikoro, nimunyura aha turi gucyura abantu ibi n'ibi. Ariko icyo gikorwa nk'icyo kuvuga ngo hafashwe mikoro iri kuyobora abantu, ibyo bintu nta byabaye rwose, ntabyo nigeze mbona. Ni ukuvuga ngo abantu barashwiragiraga gutyo bakagenda, ku buryo yenda banibonaga nyine bari gusubira mu Rwanda. Noneho hakabaho nk'igikorwa cyo kujijisha, batenda abangaba reka tubacyure kugira ngo tuzavuge ko hari abo twacyuye. Numva ko ari uburyo bwo kujijisha nyine, kugira ngo habeho guhisha nyine ibikorwa by'ubugiranabi byakozwe. Urumva ko n'ibintu biba byarateguwe neza nyine, bavuga ati tuzica bamwe abandi tubacyure. Ni ibintu bishobora gutegurwa rwose, urebye ukuntu ubwicanyi bwagiye buba, ubwicanyi bwagiye butegurwa neza. Noneho rero ubwo nyine igice kinini nyine wumva nta makuru yigeze atangwa ngo abantu bamenye icyo gukora. Abantu nyine barashwiragiraga bagahunga. Noneho ubwo hari abafashe nyine inzira y'ishyamba, ubwo natwe turi mu bantu nyine bafashe inzira y'ishyamba. Ariko nyine mw'ayo masasu yavugiye aho ngaho za Shanji nyine, aho ngaho twaje kuhaburira mushiki wanjye. Ariko nyuma yaho nyine twaje kumenya ko nawe yaje gupfa, ariko yasigaye aho ngaho nyine mw'ayo mashyamba ya hafi y'aho ngaho nyine za Shanji. Ngira ngo n'ibice biri hafi ya za Masisi nyine, ni aho ngaho yasigaye. Urakoze cyane. Murakoze rwose. Noneho ubwo twakomeje kugenda nyine twinjira mu mashyamba. Mu mashyamba harimo n'udusantere twinshi cyane, habagamo n'abantu n'ibiribwa. Harimo amateke manini cyane abantu babonaga mu mashyamba, amateke manini, imyumbati, ibitoki. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu byatunze abantu bakavuga ati wasanga ari n'Imana rwose, wagira ngo Imana yari izi ko abantu bangana gutya bazahanyura, kugira ngo bahabonaga nk'ibintu cy'igiteke kinini cyane rwose kingana umusozi, abantu batigeze babona. Ubwo tukagenda nyine, harimo udusantere twinshi, habagamo n'ubunyobwa bwinshi cyane nabwo mw'ayo mashyamba bwabagamo. Ibyo ni bimwe mu biribwa nyine navuga byabaga mw'ayo mashyamba. Habagamo n'imbuto nyine birumvikana zo mu mashyamba nyine. Noneho ubwo tukagenda twinjiramo nyine, tugenda hirya. Noneho twaje kugera ku kiraro cya Hombo. Twebwe twahageze inkotanyi zitarahagera. Noneho ubwo dufata nyine, tugeze ku kiraro cya Hombo dufata umuhanda nyine wa kaburimbo. Nuko turagenda kure, tugera za Walikale. Noneho tugeze Walikale baravuga bati uyu ni umuhanda wa Kisangani nyine. Ubwo dufata umuhanda wa Kisangani, turagenda. Akazi kari ukugenda ku buryo kwari ukuryama. Noneho mu gitondo nyine abantu nyine bugaca bagenda. Buryo hari abantu nyine ibirenge byabyimbye, hari abantu ibirenge byaturitse nyine, hazaho ibisebe bidakira.
kandi nta miti ihari ntaki, hari abantu bishwe na malariya nyine nk'uko twabivuze, indwara zitandukanye, hari abapfiraga nyine ku muhanda gutyo bakuma, abatwawe n'imigezi. Ibyo byose ni ibintu twabonye muri ayo mashyamba. Ikindi kintu mu mashyamba nyine habagamo icyondo cyinshi cyane, kubera nyine amashyamba ya Kongo nyine habamo imvura, nyine imvura igwa amasaha, ubundi bavuga ko imvura igwa buri munsi kubera kiriya kirere cyo kuri fore ekwatoriyale hariya. Fore ekwatoriyale. Noneho habagamo icyondo cyinshi ku buryo umuntu yakandagiraga mu cyondo rwose icyondo kikagera mu mavi. None utekereza icyo cyondo cyose abantu bagendagamo, noneho nta biryo, nk'umuntu wakomerekaga igisebe nticyakiraga kubera ibyo byondo byose. Nuko ubwo rero ni ukuvuga ko hari n'abantu basigaye muri ibyo byondo, muri iyo misozi, nabo bananiwe, abasaza, abakecuru batashobora gukomeza, wenda bakanapfira no muri ayo mashyamba no kubera imibereho mibi, kubera no kunanirwa. Yego. Ubwo rero twaragiye nyine turagenda tugera, tuza kugera Tingitingi turahaba, ngira ngo twahabaye nk'ukwezi. Noneho inkambi ya Tingitingi nayo ibiratewe, ubwo dukomeza guhunga, tuca ku kiraro cya Rubutu, n'amasasu avuga menshi ku kiraro cya Rubutu. Turagenda noneho bigeraho duta umuhanda wa kaburimbo twinjira mu mashyamba. Nanone nibuka ko aho twataye n'umuhanda wa kaburimbo icyo gihe hanasigaye n'abantu bari abasirikari, hari abantu bari abasirikari bahasigaye, basigaye aho ngaho, ku buryo n'ibyo bavuga ngo impunzi ngo zari kumwe n'abantu bafite imbunda, hari aho byageraga rwose abantu bakivangura pe, abafite imbunda bagafata inzira yabo, n'abasivile bagafata inzira yabo. Gusubije inyuma gatoya, wadekiriva gatoya, wenda ubuhamya bwawe n'ubuhamya bwawe ntacyo nakongeraho nicyo nkuraho, ariko Tingitingi wabwira abantu batazi, kuko Tingitingi havuyeho n'izina ngo abantu Tingitingi. Wadekiriva gake mu magambo yumvikana, Tingitingi yari imeze ite, yarimo abantu bangana iki, ni iki kidasanzwe cyabereye Tingitingi? Tingitingi hari rwose abantu benshi, kuvuga ngo umubare wabo rwose kubivuga ni ibintu bitoroshye, ariko nk'ibihumbi 100 se buriya ntibyari bihari. 100 birenga, hari umubare munini rwose. Urumva nari nkiri muto, nta nubwo navuga ngo n'uyu, ariko hari umubare mwinshi rwose. Yego, komeza. Bari abantu b'abanyantege nke rwose, nta n'ibyo kurya byari bihari, hari abana, abakecuru, abasaza, mbese abantu bo mu ngeri zose bari bahari, kandi ari abantu bababaye rwose. Bavuga ko na wa mudamu Sadako Gata uyobora HCR yaba yarasuye iyo nkambi. Ibyo bintu waba warabibonye, waba warabyumvise? Narabyumvishe ko yahageze, kandi yarahageze ngo ararira cyane. Nyine abonye ukuntu nyine abantu bababaye. Tingitingi rero yatewe ite, uko wabyumvise, uko wari uhari, byagenze gute, hari sangahe, abantu bava mu nkambi gute, ibintu nk'ibyo gerageza utubwireho gakeya, umbabarire kugenda nguhagarika. Uko byagenze nyine, ubwo twaje kumva ko nyine igitero kiri hafi kuza. Ubwo hari ahantu nyine haberaga imirwano hitwa ngo ku kiraro cya Oso, niba nibuka neza. Ubwo nyine iyo mirwano yaje kurangira nyine, ubwo hari abasirikare nyine ba Kongo baje gutsindwa nyine. Noneho ndetse twaranababonye nyine batambuka nyine muri uwo muhanda hari umuhanda wa kaburimbo, abasirikare ba Mobutu barwana n'abo bandi basirikare binjiraga ba Kabila bahavanze n'inkotanyi. Ubwo nyine baratsinzwe nyine, noneho tubabona batambutse. Noneho bavuga yuko nyine natwe turaterwa byanze bikunze, kubera ko aho hantu hari imirwano ikomeye nyine, ntabwo igihari, abo basirikari nyine batsinzwe. Komeza. Nuko ubwo
igitingi twahavuye hari nko mu masaa yine rwose, masaa yine, saa tanu, saa sita gutyo. Noneho ubwo nyine bavuga ko inkotanyi nyine ziri hafi kugera mu nkambi. Urumva abantu nyine bagiye bahava mu matsinda, twebwe itsinda ryacu tuhava bavuga ko inkotanyi ziri hafi, noneho turahunga nyine. Turahunga, noneho ariko ubwo twageze ku kiraro cya Rubutu twumva amasasu araturagurika ari menshi. Abantu batangira kugwaho hejuru y'abandi, abantu barirukanka nyine turashwiragira. Ntabwo nasobanukirwa ayo masasu ayo ariyo, abayarashe kubisobanura ntago rwose mbishoboye, ntago mbyibuka neza, ariko havuze amasasu aho ngaho ku icyo kiraro cya Rubutu. Ubwo ayo masasu nyine bayarasaga ku impunzi zabaga zihunga zigenda. Bayarasaga bose. Abari bose barayarasaga nyine, barasa nyine, ubona ko nyine baviza impunzi nyine. Ubwo twarakomeje turagenda nyine, tugenda, noneho tuza kugira nyine ahantu habaho nyine guta umuhanda wa kaburimbo, noneho twinjira mu mashyamba, ari nabwo twafashe inzira tujya ahantu bita Ubundu. Ubundu rero hari intuza nyine, hari uruzi runini cyane, nyine njye nari nzi ko ari uruzi rwa Kongo, ariko nyuma yaho naje kumva ko uruzi rutari rwabo rwa Kongo, ahubwo ngo rwitwaga Ruwaraba. Icyo gihe rwaba rukitwa Ruwaraba, urwo rutari rwaba uruzi rwa Kongo. Ubwo Ubundu ndetse nibuka ko haje n'indege nayo izanye ibiribwa, indege yari itwawe n'umuzungu. Abantu bakibaza ukuntu abazungu bazi n'ibyo bibuga by'indege biri ahantu nko mu bihuru rwose, ukabona indege iraje irahaguye. Byari ibintu nyine bidasobanutse ukuntu. Ubwo Ubundu rero n'ibyo birya abantu bazanye, nta nubwo rwose abantu bashoboye no kubigabana, kubera yuko ubwo haje andi makuru nyine ko inkotanyi ziri hafi. Nuko abantu nyine batangira kwambuka bagwirirana, hari n'abantu nyine imigezi yatwaye, tureba rwose abantu bakajya mu bwato, umwuzure ukaza ukabakubita rwose, ukabona abantu bararerembye, uruzi rurabatwaye. Umuhengeri, ariko hari umuhengeri, ariko nyine habagaho kwambuka, noneho ukabona nyine haje n'umuhengeri utunguranye nyine w'umuyaga, umuhengeri ugatwara abantu batari biteze. Ngira ngo nanjye dusobanura abantu urwo ruzi rwa Ruwaraba ruri kuri iyo centre ya Ubundu, rwari uruzi mu bugari rwose umuntu agereranyije wavuga nka metero zirenga 500, hafi kilometero cyose z'umurambararo. Urumva kuva ku nkombe imwe ujya ku yindi nkombe byasabaga ubwato bunini. Abantu rero bajyagamo benshi bakoresha utwato dutoya, hariho n'abakoresha amashitingi, hariho n'abagiye bafata ibintu by'imitumba bakabyegeranya bakabishyira hamwe bakabijyaho. Abo bose bagiye amazi yagiye abatwara n'umuhengeri, hanyuma barapfa. Kuko hepfo yaho nanjye aho ngaho narahanyuze, hari shite, ayo mazi uruzi hari ukuntu rwamanukaga amazi akishita, nuko abo baragendaga bose bakamanuka bakagwa muri izo shite aho hepfo, benshi barapfuye. Nakomeza ariko ngenda kora ko nawe nyine iyo nzira wayinyuze, hanyuma ukaba wambwiye ko utageze Ishanje niba nibuka neza. Ese yenda wambwira inzira wanyuzemo kuva yenda inkambi wabagamo ni iyihe? Ese waje kugera yenda Ubundu gute, kubera ko Ubundu nyine urumva nawe warahageze. Ese yenda nawe kubera ko turimo gusangira ubuhamya nyine tunibuka twese, ese nawe ushobora kumbwira uko yenda wageze Ubundu? Yego, inzira yanjye twabaga mu nkambi yitwa Chimanga. Ubwo nyine inkambi za Uvira zimaze gusenyuka, hari impunzi zaturutse mu nkambi za Uvira, zimwe ziraza ziratraversa zigera Chimanga.
zihaba nk'iminsi 3 zitubwira ibyababayeho, natwe hashize nk'iminsi 4 cyangwa 5 hafi cyumweru tuza kubona amakuru ko inkotanyi mbega abo baduhigaga, abo batugendaga inyuma, abasirikare ba Kabila bivanze n'ingabo za APR, batubwira ko bari hafi kugera ku nkambi ya Chimanga. Ubwo rero biba ngombwa ko abantu batangira gusenya amashitingi yari kuri za burende zabo. Urabizi ko turatuzo twabaga twarubatse abantu batwitaga burende, nuko noneho turasakambura duhambira utwangushye, umuntu agafata nk'ibyo kurya, utugori, udushyimbo, ugafata wenda nk'ufite kamatora akagahambira, ikirago, nuko n'amashitingi turikorera tugana inzira igana Shabunda. Njyewe nari mfite umuryango w'abantu 9, nari ndi kumwe na mama, nari ndi kumwe na bashiki banjye, twari umuryango w'abantu 9. Mushiki wanjye nawe yari afite abana 2, umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Umwana w'umugore yaje gusigara muri ayo mashyamba kubera ubw'uburwayi, mama nawe yaje gusigara, yaje kwicirwa Kasese, wenda turaza kubigeraho. Nuko ubwo rero twavuye Chimanga, mvuze wenda ya itinerary, tugera muri centre yitwa Kingurube, ubwo ni muri direction ya Shabunda, dushaka kwerekeza ahantu hitwa Kindu. Ariko twageze aho ngaho naho abazi iby'inzira n'amashyamba n'abakongomani barababaza bazamayira ukuntu ameze, baza kuza kutubwira, baduhaga information, baratubwira bati hari uburyo bubiri. Bamwe bashobora gukomeza inzira y'umuhanda bagakomeza Shabunda bakagenda Kindu bakazatungukira muri za Kasai, ku buryo wenda bashobora gukomeza bajya nk'umurangora. Abandi bashobora kunyura inzira y'imisozi miremire, noneho bakazahura namwe mwaturutse muri izo nkambi za Kashusha na za Inera n'abari baturutse muri Nord Kivu. Ubwo iyo yari direction ya Ntoza hari ababuze hitwa ngo iki Shanje oya no ariko twanakiza direction ya Walikare, sorry nari Walikare direction ya Walikare. Noneho ubwo aho ngaho natwe rero abashatse kunyura abanyuze muri iyo direction ya Walikare twahuye n'ubuzima bubi cyane, kuko twagendera tuzamuka imisozi, tumanuka imisozi ahantu hari icyondo cyinshi cyane. Hari abantu benshi basigaye muri ayo mashyamba kubera umunaniro, kubera kudasiporuta, kubera intege nkeya, kutabasha gusiporuta ubwo buzima bwo kugenda abantu bazamuka imisozi mu bunyerere, bamanuka imisozi mu yindi, ku buryo wasangaga hari igihe nk'umuntu yazamuka umusozi yagera hejuru, mu kumanuka akagenda akurura ameze nk'ukambakamba nk'umwana w'igitambambuga. Kurinda rero ugira hepfo aho umusozi urangirira, noneho mukampugo wagera umusozi urangira ugahita uhura n'umugezi. Imigezi imwe n'imwe yagiye itwara abantu, nibyo hariyo abantu bageragezaga kwambuka bafatanye, tuvuge nk'utwana dutoya tudashobora kugira amazi wenda kugera nk'aha mu ijosi, abari bakuru, ibintu nk'ibyo hakabamo n'utwana tumwe na tumwe tw'amazi yagiye atwara. Donc noneho ubwo ngubwo twe twanyuze muri iyo direction ya Walikare, twaje gutungukira ahantu hitwa Tebero rero naho ntitwahageze neza kuko twasanze abasirikare barahafashe nyine barahicaye n'abantu. Noneho biba ngombwa ko dukomeza tudeviye amashyamba. Mu kudeviye amashyamba twageze ubwo ngubwo ahantu hitwa Punia. Tumenya amakuru ko abantu benshi bageze Tingitingi, ni muri uko kwezi ngira ngo nawe wari uri Tingitingi. Noneho tuza kubona ayo makuru, turavuga tuti rero reka tugerageze gushaka uburyo natwe twasanga izindi mpunzi tugendere hamwe aho ngo Tingitingi, ko muri uwo murongo urebye twari tumaze kuba impunzi nkeya. Noneho tuva Punia twerekeza ya Rubutu rero uregereje ni nka kilometero nkeya uvuye Tingitingi. Ariko no tutari twagera Rubutu neza, mu kagi ka Rubutu batubwira amakuru ko Tingitingi yamaze kuvamo ko yarashwe. Ubwo rero biba ngombwa ko tudeviya nanone tugana iy'ishyamba. Ubwo ariko baratubwira abakongomani abazayirwa batwerekaga amayira, baratubwira ati muze tubereke inzira izabahuza na bene wanyu, kuko bene wanyu bagiye hitwa Ubundu. Ubwo rero nibwo batunyuzaga mu nzira ahantu h'amashyamba ruhanyije, atarabagamo amazi, atarabagamo umuriro, atarabagamo ikintu cyo kurya na gito. Tuyigenda nk'iminsi nk'itatu. Turirangije iryo shyamba naryo ririmo ubuhamya bwinshi cyane, hari abantu bagiye basigaramo, ariko hari na solidarite yabereyemo. Ndibuka ko hari ahantu twageze nyine umuriro wawe, kubona umuriro wo kugira ngo wenda wotse na kumbati cyangwa se uteke ushyushye nk'utuzi wenda ubashisha nk'agakoma uhembure umubiri, byabaga ari isobe.
ariko hari abantu bari baracanye umuriro ku buryo uwo muriro impunzi yose yageragaho yaranyegezaga igashyiramo urukwi kugira ngo n'impunzi ziturutse inyuma zitazasanga wa muriro warazimye, kuko uwo muriro uramuka uzimye abantu ntabwo bari kubona ahandi bantu bakura igishirira. Nuko ubwo rero twaragenze iminsi 3 iryo shyamba ritagira amazi ritagira umuriro, tuhita duhitungukira Ubundu. Ubwo tugeze Ubundu rero nibwo twahise duhura namwe mwari muturutse Tingitingi, bamwe dusanga barambutse, twe twambutse mu banyuma mu bwato bavuga ngo bwari bwakodeshejwe na Depite Kayondo, wari umudepite kera. Yego, ngaho komeza. Okay. Ya, urumva kabisa mwihangane kabisa, wihangane. Urumva nawe nkanyuze nyine inzira ndende, ahubwo nyine kujya gusangira ubuhamya ni ibintu byiza cyane, kuko umuntu amenya aho abandi bantu banyuze. Nk'iyo nzira uvuze rwose nibwo bwa mbere mbyumvise ko iyo nzira nayo yabayeho. Urumva mwanyuze indi nzira twebwe tutanyuze, ariko tuza nyine twese guhurira aho ngaho Ubundu. Ubwo rero twavugaga ibya Ubundu nyine. Ikindi nyine nari nabuze nyine nuko hari abantu koko bari abasirikari ba kera koko baje gusigara ahantu ku muhanda nyine. Twebwe twakomeje tujya Ubundu, bo basigara aho ngaho, barahasigaye. Uko abantu bagendaga bajya kure niko bagendaga batandukana nyine. Navuga n'abo bantu bivuga ngo ni abasirikari bari bafite intwaro biza kugira, ndaza kubivuga nyine n'impamvu mbivuze kugira ngo kuko bibeshyuza ko bivuga ko abahutu bagiye bicwa ngo nuko ngo bari kumwe n'abantu bafite intwaro. Ntago ari ibyo, kuko hari aho bicwaga rwose nta muntu n'umwe ufite intwaro uhari rwose. Ari ibintu byabaga byarapanzwe, kandi bakica abantu b'abana, abakecuru, abasaza, abantu b'abasivile rwose badafite n'izo ntwaro. Ubwo rero aho nyine za Ubundu twarambutse nyine, twambutse mu bice. Habanje kugenda mama n'abana, ntago nibuka abana bagiye mbere, ariko ubwo habanje kugenda mama n'igice kimwe cy'abana, n'ikindi gice dusigarana na papa nyine. Noneho ubwo mama arambuka, ku buryo twari tunazi ko n'uwo mwuzure wamutwaye, kuko mu icyo gihe cyo kwambuka haje kuzamo umwuzure, ariko tubona ko yambutse ariko tutabizi neza. Ubwo rero twaje kwambuka ku munsi wakurikiyeho, noneho dusanga yadutegereje hakurya nyine, tugira amahirwe dusanga umwuzure utaramutwaye. Ubwo turakomeza tugera mu gasantere ka Ubundu. Ntabwo twahatinze kuko twarakomeje turagenda tuza kugera ahantu bita za Obiro. Noneho tuza no kugera ahantu bitaga muri Hitamo. Noneho bakavuga bati rero, ati aha hantu hari abantu biyemeje kwishyira mu maboko y'inkotanyi, akaba ari abantu bishyize mu maboko y'inkotanyi kugira ngo zibice cyangwa se zibacyure. Ni ukuvuga ngo kwishyira mu maboko y'inkotanyi ni ukuvuga ati badukoresha icyo bashaka, ariko icyifuzo twari uko nyine abantu zibacyura, ziducyura. Noneho hakabaho n'abandi bavuga bati ntabwo twakwishyira mu maboko y'inkotanyi, ziratwica byanze bikunze, reka twikomereze inzira turebe ukuntu twazatungukira no mu kindi gihugu. Noneho rero ubwo twebwe nyine kubera ko twari tumaze no kunanirwa, twaravuze tuti ni hahandi nitujya mu iri shyamba abantu batazi aho bazagarukira, n'ubundi tuzapfiramo. Byiza reka twishyire mu maboko y'inkotanyi, n'ubundi zizatwice cyangwa se zizaducyure. Ni ukuvuga ngo nyine urumva abantu bishyiraga mu maboko y'inkotanyi, mu by'ukuri bari abantu biyemeje bavuga bati turashaka gutaha se, ntabwo dushaka gukomeza kugenda badukoresha icyo bashaka. Mu by'ukuri ni abantu batari bakwiye kugirwa n'ikintu n'inabi bagirirwa. Ubwo rero aho hantu muri Hitamo nyine habayeho, ariko ubwo ngiye n'umuryango wanjye nyine twarakomeje nyine tugenda tujya Kisangani. Ubwo nyine twaragiye tugera noneho ahantu Biyalo, twabanje aho Obiro, noneho niho twabanje mbere nyine, noneho tuza kugera Biyalo, noneho turakomeza tujya za Kisangani. Noneho tugeze rero ahantu ku birometero 10 ugana Kisangani, dusanga nyine abasirikari b'inkotanyi nyine baraduteze.
Kisangani yarafashwe cyangwa Kisangani yari yarafashwe, Mm. noneho baza aho ngaho gutegerereza aho ngaho impunzi nyine. Rwose bavugaga ikinyarwanda, ngira ngo hari n'abantu batumenye rwose, bamenye papa, batangira kuganira bati turakuzi, baribwira ati ngiye mvuka mu gice cya ruguru, mwebwe muri aho ku gice cy'epfo. Ndetse n'abakongomani nabo bagatangira bakavuga ngo yewe ngo ni bene wabo, ngo b'abasirikari ngo ni bene wabo. Urumva abasirikari abakongomani bo bari bagifite na confusion kubera ko bavuga ngo ni ingabo za Kabila, ntabwo bari bazi ko harimo n'abanyarwanda, ariko no babonaga ukuntu turi kuvugana nabo bakavuga ngo uzi ko ngo ari bene wabo, ngo uzi ko ngo ari bene wabo. aho ngaho hadusobanuriye neza rwose ukuntu baze bakavugana na papa wawe, ubwo se bavuganaga nawe, bahagaritse bavuganye nawe n'impunzi, bavugana n'izindi mpunzi, bigenze gute? Urumva nyine bari barakoze nk'ikintu cy'inkamba aho ngaho y'abasirikari, noneho yabo basirikari y'abo basirikari, ndetse bahashyize n'ikintu kimeze nka reception, bya bindi navugaga bitabaye Masisi byo kuvugira nko muri mikoro. Aho ngaho bari bafite hari umukobwa bari bahaye nk'ikintu kimeze nk'akazi, wavugiraga muri mikoro agenda ayobora abantu, n'abantu bajyaga kwako kantu kameze nk'agaposa, hari nk'akantu k'akadirishya, bakabaza n'ibibazo. Ubwo rero uwo mukobwa nyine yagendaga avuga, atanga amatangazo. Noneho ubwo nyine hagendaga n'abasirikari nyine bagendaga bazenguruka nyine bavugana n'abantu, rwose ubona bavugana n'abantu, tuvuga tuti baraducyura, wa mugani twishyira mu maboko yabo, hari gahunda yo kuducyura, batanga ayo matangazo, turi guteganya kubacyura n'ibiki byose. Noneho ni ko uwo muntu nyine yaje, uwo musirikari yaje rwose atugwaho gutyo, atangira kuvugana na papa, ati niwe waje, atuzi ko nkuzi, ati wari burugumestre, ati ndakuzi, ati ngewe ndi umwana w'aha ngaha, ati ndi uwa ruguru, urumva twebwe twavuga mu gice cy'epfo. Ubwo se waba umwibuka nk'izina ntabuciye mu ijambo? Izina rero urumva ntago rwose nanabyitayeho, twari abantu b'abana twirebera gutyo. Ariko ntekereza nuko nyine papa nyine yaje kwicwa, ni ukuvuga ngo iryo zina nta kuntu atari kurimenya, atari kuba akiryibuka, umusirikari nta kuntu papa atari kuba akiryibuka. Yamubwiye ko akomoka mu kihe gice subwo? Mu gice cya, urumva mu karere kacu hari ibice bibiri, hari igice cyo mu misozi miremire bita Urukiga, niyo ruguru mu misozi, hari imisozi bita za Mpingamabuye, hari za Kabona, muri komine Rutsiro ya kera. Ya kera, n'ubu ngubu iracyari Rutsiro. Donc iyo misozi n'ubu iracyahari nyine bita za Kabona, nyine za Mpingamabuye, iyo ruguru nyine yari iyo ruguru nyine za Kabona na za iyo ruguru, mbese mu misozi miremire. Yego. Uwo musirikari rwose niba akiriho, ntabwo mbeshya rwose ibyo bintu yazabihamya. Nuko Imana imufasha abakiriho, kuko hari nabo nyine n'abaguye mu mashyamba ya Kongo nabo. Ubwo noneho ubwo ikindi kintu nibuka nuko hari n'undi mugabo batwaye, umugabo wari prefe wa Cyangugu witwa Kagimbangabo. Nabo nyine abandi basirikari bavugaga muri Cyangugu baramumenye, ngo uyu nguyu ngo yari prefe, baramutwara. Uwo nguwo nyine nawe yiciwe aho ngaho, ntawongeye kumenya ibye. Ndumva atari we wa mbere uvuze ubuhamya bwa Kagimbangabo ko yari ari aho ngaho muri ibyo bice. Niho yari ari rwose, naramubonye, yari ari aho ngaho. Ni aho ngaho uwo musirikari w'Icyangugu yamutwariye, yaramumenye, ati ndakuzi, uri Kagimbangabo, aramujyana. Noneho rero ubwo n'ayo matangazo batangaga nyine baravugaga ngo abari abasirikari ngo nibaze ngo bashyire mu nkambi yabo, ndetse ngo n'abandi basore ngo bifuza kujya mu gisirikari ngo baze ngo barabashyira mu gisirikari kugira ngo bakomezanye intambara, kandi bazasubire no mu Rwanda. Noneho akaba nyine no kuduhumuriza bati abasirikari turabajyana, ati ndetse bazabasanga no mu Rwanda. Ndetse nibuka ko rwose hari umugabo w'iwacu wari n'umusirikari witwa Ezira, abantu baramuzi. Ezira rwose yari n'umucuruzi mbere ya Jenoside, nyine yari umucuruzi, abantu baramuzi. Ngira ngo hari n'umuryango, igice cy'umuryango we cyatashye.
Ezira nawe naho ngaho bamutwariye nyine naho ngaho yagiriye nyine kuko yari umusirikari nyine wa kera nawe yagiye aho ngaho nyine bavuga ngo abasirikari nyine ngo bagiye kubasubiza mu gisirikare. yego ubwo rwose urumva mbese aho ngaho rwose navuga ko habaye nk'igihe habaye nko kuduhumuriza, ariko nyine urumva nyuma yaho nyine twaje kubona ko byari bya nyirarubeshwa nyine, ariko abasirikari basabanye n'abantu rwose bakavugana bagatambuka bavugisha abantu rwose, wagira ngo nta kibazo gihari nyine, wagira koko ngo icyo cyifuzo cyo gucyura abantu nyine baracyubahiriza nyine. nuko ariko ubwo nyine habaye icyo gikorwa cyo gutandukanya nyine abari abasirikari n'abasivile, cyangwa no gutandukanya abantu b'abasore nyine ngo bifuza kujya mu gisirikare. Kirangiye ubwo nyine batanze amatangazo baravuga ngo noneho ngo nimusubire inyuma, ngo hano ngo nta nkambi ngo ishoboka, ngo harasigara abasirikari gusa, ngo nimusubire inyuma kugira ngo imiryango ifashisha imbabare izabasange mu yindi nkambi. ubwo hari aho hantu ntuza ku birometero 10 hari na bya ibiti bya plastique, ibiti bivamo ntuza za kawucu, ibiti bivamo za kawucu, bivamo amakawucu nyine byari byarahinzwe n'abakoroni. Nibuka ahubwo n'umupadiri twigeze kubiganira, wari inshuti ya famiye. Uwo mupadiri yaje kwitaba Imana, yitwa Deriporte, yabaga kuri paruwasi ya Gisenyi, abantu baramuzi, yari umupadiri witanga cyane. Uwo mupadiri cyagiye abazungu bazaga muri Afurika, barimo n'abapadiri, aho hantu yarahabaye ku buryo twageze Gisenyi turabimuganiriza, aravuga ngo ngo aho hantu ngo ndahazi, ngo twajyaga ngo tuhabona ngo abazungu ngo bari gukorana, ngo bari gukoresha nyine abirabura mw'iyo mirima y'intuza muri za plantation. Muri za plantation. Ati ndahazi rwose aho ngaho. nuko ubwo rero nyine twari muri izo plantation nyine za kawucu nyine, noneho badusubiza inyuma nyine bavuga ngo hano ngo ntihashobora kuba inkambi, ngo harasigara abasirikari gusa, ngo nimusubire inyuma. Badusubiza inyuma birometero 20. Nibwo inkambi nyine nabwo yasenyutse mu buryo bwihutirwa nyine, urumva habayeho nk'itegeko nyine rya gisirikari bati musubireyo. Noneho abantu nyine basubira inyuma. Nibuka ko twabyutse tugenda, imvura igwa, turanyagirwa rwose. Uwo munsi wose wabaye mubi wo gusubira inyuma, imvura itunyagira wa muntu we, nta byo kurya dufite, turya ibintu bita ingazi zivamo amavuta y'amamesa. Yego. Noneho turagenda turara mu ishyamba tugenda. Noneho nyine ubwo nibwo twaje gusubira nyine Kasese. Habaho gukora inkambi ya Kasese ya mbere na Kasese ya kabiri. Zari inkambi zegeranye, zari zitandukanyijwe n'akantu kameze nk'akararo k'akagezi, harimo n'akararo nyine, bamwe bari hakuno abandi bari hakurya nyine, bari hakurya. Ubwo turagenda dukambika aho ngaho. Noneho kuko bwarakeye koko, nka nyuma y'iminsi 2, kuko ya miryango ifashisha imbabare iraza, HCR iraza, za Croix Rouge ziraza, noneho batangira gutanga ibiribwa. Noneho ni nabwo nyine abantu batangiye kuvuga bati batangiye gutanga ibiribwa, imiti, banavuga bati bari hafi kuducura bari hafi kuducura nyine. Ariko ubwo noneho twageze aho tuza kumva amakuru bavuga ko babasirikari bose babishe nyine. Abandi bavuze b'abasore bavuze ngo bari abasirikare ngo bazabafashe ngo mu gisirikare ngo baze. Abo bose barabishe nyine, barabishe n'abantu bumvisha amasasa aturagurika. Bose barabishe rwose, kandi n'ikimenyetso nuko nk'abo bagabo ba Ezira b'iwacu nta n'umwe nyine twongeye kubona. Ubwo rero ubwo nyine urumva barabishe turi Kasese. Noneho ubwo nyine naho hashize nk'ibyumweru nka 2, noneho naho baradutera rwose. Hari mu matariki nyine 20, 21, 22 gutyo. Baradutera rwose. Hari mu gitondo kare, amasasa atangira kuvuga nka saa 11 rwose, abantu bakiri no mu bitotsi. Baradutera rwose, baradutera. Barasa rwose amasasu menshi cyane aturagurika. Ubwo
image nyine nibuka nuko ubwo byaraturaguritse abantu bose muri shitingi turimo nyine barasohoka barirukanka nyine buri muntu agenda nibuka ko nasigaye aho ngaho ndi kugerageza gupakira nyine udushaza agapate jaune kugira ngo mvugane se ndagenda nta nakantu ko kurya mfite inzara iranyica nuko ngerageza gufata twari dufite utuntu tw'udushambiyo ngerageza gupakira mu ishambiyo nyine utuntu two kurya image ya nyine ya mama nibuka bwa nyuma nuko naratatse ndavuga nti muransize ati se nta kintu mwansigira cyo ko ndi kubona tugiye gutandukana nuko image ya nyuma nibuka rwose nuko mama icyo gihe yampaye amafaranga y'amakongomani ntabwo nibuka umubare ariko zari inote y'ibihumbi uzi ko amafaranga y'amakongomani yari menshi kwa ari ibihumbi 50 ibihumbi 100 n'ibiki byose yego ariko nta kintu nk'ibihumbi 50 nyine izo note yampaye yego ariko uzi ko byari ibinoti by'ibifaranga bike ariko bidafite agaciro yego niyo rwose image ya nyuma nibuka ya mama rwose ntakati rwose muransize se ko nsigariye aho ngaho ndi njyenyine noneho aragira ampereza nyine ayo mafaranga ibihumbi 50 arayampereza gutyo niyo image ya mama nibuka ya nyuma aragenda noneho nsigara ndwana no kuvuga ngo ngira akantu ndwana njyana noneho hari n'umugabo nyine nawe wari umukozi wacu twari twarahunganye nawe agenda arwana akuraho shitingi nuko ubwo arwana gukuraho shitingi nanjye mpakira utuntu amasasa arakomeza aravuga ubwo mwanya mutoya tuba twirukankiye ahantu mu muhanda nyine hari hafi y'umuhanda noneho dusangamo ikivunge cy'abantu nyine bose bari guhunga ariko abantu bakavuga ngo nimuve mu muhanda ngo mwirinde umuhanda ngo abasirikari ngo barahabicira ngo bahiciye abantu mu kanya ngo nimuve mu muhanda ubwo ariko byabaga bimeze nko kurota nyine nta muntu wari uri kumenya ibibaye nuko ubwo mutazi naho mwerekeza kuko urumva nyine umuntu avuga ati muve mu muhanda urahinga werekeza hehe uramenya bagutegeye hehe ibintu nk'ibyo ubwo rero nibwo twabaye nk'ikivunge nyine cy'abantu no tugenda tujya mu muhanda tugenda noneho dusubira inyuma nanone tugana za Obiro nta handi twaturutse ubwo haje n'abakongomani nabo bagendaga basahura abantu babona ufite nk'akajerekani nyine bakaza bakakwaka nibuka ko hari n'umuntu batemye rwose batemye akaboko rwose ari kuvirirana noneho nanjye umukongomani ubwo yaranyatatse nyine aza nsanga nyine aravuga ati anyaka akadomoro nari mfite bwari ubudomoro nyine bubonerana ukuntu noneho ubwo wa mukozi wadukoreraga nyine twari twarahunganye arambwira ngo ubwo nshaka kukagumana nyine ngo ntashaka kugatanga arambwira ngo nturebe uriya muntu batemye ngo ubuse ngo kukadomoro ngo wakarekuye ngo ibyo ngo akadomoro ngo ugiye kuzira ngo rekura kukadomoro batagutema ubwo yari yatangiye gufora nyine bwa buhoro bwabo bari bafite ashaka nanjye kuntema nuko akadomoro ndakarekura nuko ubwo nyine tugenda dusubira inyuma ariko wenda hagati aho kugira ngo niharire ijambo ndumva yenda nawe wambwira kuko wari wambwiye ukuntu mwageze ntuza Ubundu yego ese wambwira ukuntu mwavuye Ubundu ese mwebwe Kasese mwahageze gute ese mwazi kugira namwe mw'ibyo birometero 10 bya Kisangani urakoze muvandimwe nibyo kuko tugomba gusangira ubuhamya kandi niyo ntego yacu uyu munsi nsoza nari nakubwiye ko twageze ku kiraro cya Ubundu ku kiraro cya Ubundu nibyo cya Ubundu hanyuma aho ngaho ni kuri ruzi rwa Ubundu aho ngaho ni kuri Ruaraba nk'uko wabivuze ni kuri Ruaraba hanyuma twambutse n'ubwato bunini ubu bwato nyine buvugwa bwari bwakodeshejwe na Depite Kayondo kandi Kayondo cyangwa Kayonde sinibuka neza Kayonde Kayondo cyangwa Kayondo ngira ngo yabaye na prefet wa Kibuye Kayondo Pierre yes c'est ça donc ubwo bwato rero kandi namushimira vraiment mfata umwanya wo kumushimira kuko bivugwa ko ubwo bwato yabukodesheje ku mafaranga kubera ubwitange kubera n'urukundo yari afitiye abavandimwe yabonaga bari kumwe muri ubwo buhunzi yaravuze ati reka mfate ku mafaranga yanjye
hanyuma nkodeshereza abantu ubwato. Nuko rero ubwo nanjye nibwo nagiyemo, ni icyombo cyaje cyambutse mu masaa 12 cyabaye ngo cya nyuma. Hari abantu bari biriwe uwo munsi bambuka umunsi wose, nuko ubwo turagenda tugera hakurya Ubundu. Tumaze kugera Ubundu twasanze impunzi zigereranyije, ndetse tuhasanga n'amasitoke ya pamu, abantu bafata ibyo kurya, amageri, farine jaune, biriya bita pate jaune nyine, bafata amavuta, nduva hari na za biswi hari nkeya zari zihari z'abana. Nuko ubwo natwe rero twagize amahirwe, ndetse mpageze nahasanze n'umuntu w'umukobwa wo muri famiye tuziranye iwacu abikoramo. Nuko aranjyana muri stoke rwose, arambwira ati rero Jean Marie, ufata icyo ushaka bitewe n'uko bishoboye. Ati dore stoke ngiyi irakinguye, ufata icyo ushaka. Ariko icyo gihe ntabwo twari tugifite ingufu zikorera, byabaye ngombwa ko ufata agace nk'ibiro nk'icumi ahari by'amageri, ufata wenda n'ibiro bya farine jaune nk'ibiro 15, gutyo n'amavuta n'iki. Kubera ko ni njye muri famiye wikoreraga, nahuye ko nari ndi kumwe na mama, nari ndi kumwe na bashiki banjye, mushiki wanjye mukuru n'abandi bashiki banjye batoya na petit frère n'abana ba petite sœur. Donc abantu bari bafite ingufu yari ngewe na petit frère na petite sœur wundi unkurikira. Donc nitwe twabashaka kwikorera ibintu. Ubwo mama ntabwo yashobora kwikorera ibintu byinshi, yatwara utuntu duke mu ntoki na dushiki twanjye dutoya, tukagenda dutoya utuntu duke cyane mu ntoki. Nuko ubwo rero aho ngaho natwe twagiye tuhabona mu nzira tugeze aho ngaho Ubundu. Icyo navuga wenda nabwira abatwumva, wenda bumvise n'umuhamya bwanjye bwarangiye aho Ubundu nahasanze umuvandimwe twabanye mu mashuri yisumbuye. Nsanga umuvandimwe arwaye ameze nabi cyane, umuhungu witwa Habimana Theogene nakundaga, kandi yari n'umuvandimwe wanjye hafi. Arwaye bikomeye, yarahahamutse, yarafashwe n'ihahamuka, noneho atanubwenge, ku buryo urumva ni umuvandimwe twabanye mu mashuri yisumbuye, yanyize inyuma muri 5e mu rugendo isiziye mu intambara 1994 iba. Yari umwana ukina umupira, umwana w'umuhanga cyane, ariko ubwo twarahageze n'izina ryanjye na visage yanjye ntiyabasha kuyirokonesa. Nsanga yataye ubwenge, nsanga ari aho ngaho. Ufite papa we na mama we bari imbere, barakomeje imbere, we yasigaye aho ngaho kugira ngo bashe kumwitaho bamuvuze. Hari umukongomani wari wabemereye ko namara kumuvuza azamutegera gari ya moshi. Niba wibuka neza, hariya Ubundu hari ahantu hari umuhanda wa gari ya moshi, akaba n'umuhanda usanzwe w'ibitaka, ku buryo imihanda yombi yabaga iri parallel, umuhanda w'ibitaka ku ruhande rumwe n'umuhanda wa gari ya moshi, noneho hepfo hakaba ruriya ruzi rwa Ruaraba. Nuko ubwo rero uwo Theogene byambereye ikigeragezo gikomeye kuba namusiga aho ngaho wenyine, ari umuntu twabanye n'umuvandimwe wanjye. Ninginga mushiki we ngo dukomezanye mu gitondo, hanyuma nanjye mbashe kwibera temwe no kumusiga aho ngaho muri ubwo buzima. Ariko mushiki arambwira ati ba papa batubwiye ko dutegereza gato tukabanza akivuza, noneho tukazabasanga imbere, kandi twe tuzaza twihuta, dushobora no kuzabatanga imbere. Arambwira ati noneho mwebwe mukomeze, tuzabasanga imbere. Ubwo rero byabaye ngombwa ko twe na ba mama dukomeza uwo muhanda, donc hagati ya Ubundu no kuri ya nkambi y'amahoro wavugaga. Aho hose twagenda tuhasanga imirambo y'abantu ku mihanda. Hari imaje itazamva mu mutwe nibuka y'umwana nasanze arimo yonka nyina yamaze gupfa. Akana vurema k'imyaka nka 3-4, kana ko kahindutse kaba magufwa ahantu hose, nyine udashobora gutandukanya ingingo. Ariko kari aho ngaho nyina yari yamaze gupfa, kuko byaragaragaraga amaso nyine yagize gutya yaturumbutse, nawe nta wigize amurenzaho ikintu. Ari aho ngaho ku nzira, umwana nawe arimo ashakisha ikintu mu ibere, kandi ibere naryo rishobora kuza kugira ikintu rimuha. Natwe ntacyo twashobora kumumarira. Icyo gihe mbega twarabadahambana, n'uwo wasangaga yaciye ku nzira warakomezaga, nta kundi nyine iby'impuhwe byo cyangwa se ibyo kugira neza nawe ntibashobora kubigira, kandi nawe nta kintu ushoboye. Cyakora wenda nk'uwashobora kuba wenda watetse nk'agakoma, akaba yakunyuraho ukamuha agakoma, cyangwa se ukamusanga aho ngaho ukaba wamufungura ukamuha nko kuri utwo tugeri wenda wadutetse. Ibyo ngibyo byo abantu barabikoraga.
ariko hari n'ubwo waduhaga nyine bikamunanira kutumanura kubera ko imisaya yabaga yaragize yarafatanye idashobora kubura akanwa ngo agire ikintu ashyiramo. Abo bose rero bagiye basigara aho ngaho bishwe n'iyo mibereho mibi bashyizwemo n'iyo nzira ndende nyine twagenze. Ubwo rero natwe twavuye aho ngaho Bundu, uwo muvandimwe asigara aho ngaho Malheureusement, naje no kumenya nyuma ko yaje kuza gupfira aho ngaho. Kandi Imana bakira mu iruhuko ridashira. Noneho turakomeza tuva Ubundu, hagati ya Ubundu tugera ahantu bita ku nkambi y'amahoro, ari naho bita kuri Hitamo. Aho kuri Hitamo nibyo nk'uko babivugaga hari option ebyiri. Option ya mbere swat abantu bamwe bakomezaga mu ishyamba bakavuga bati twebwe ibyo byo kutubeshya ko wenda inkotanyi zaducyura ntabwo twe tubyemera, dukomeza ishyamba. Abandi bakavuga ngo nibaguma aho ngaho, cyane cyane bavuga ngo abasaza ngo abakecuru n'abana n'abagore ngo bashobora gucyurwa mu Rwanda ngo ubu nta kibazo. Ariko ubwo n'ayo makuru twebwe ntabwo twayabonye neza kuko twageze aho ngaho baratubwira ngo ahubwo abakecuru n'abasaza ntibari butume bongera bakomeza bahunga. Kandi ubwo njye nari ndi kumwe na mama na mushiki wanjye, ndabaje nabo bashiki wanjye nabusobanuye na petit frère. Ubwo rero byabaye ngombwa ko tujya inama na ba mama, turavuga tuti se tubigenze gute. Noneho mama aratubwira rero ati bana banjye ni wenda hagire mwebwe b'abasore mujye imbere mujye gushakisha amakuru koko y'ingenzi niba koko abakecuru n'abadama batazatwemerera gukomeza mu nzira. Hari amakuru menshi harimo n'ibihuha harimo n'iki. Ubu rero byabaye ngombwa ko njye na petit frère na petit sœur ko twe twari dufite ingufu kurusha dushobora kwihuta, twarihuse dusiga ba mama ku gasantere n'uwo mushiki wanjye wari ufite abana babiri harimo n'umwe w'uruhinja n'aba petit sœur babiri, tubasiga kuri ako gasantere. Noneho twe tugomba kujya gushakisha amakuru imbere kuko imbere hari indi nkambi irimo abantu benshi cyane naho bitaga kuri 52 km do Kisangani. Aho kuri 52 km ni naho twageze tuhasanga iyo famiye y'wa musore nakubwiye Theogene ariho imaze igihe kinini bategerereje. Aho rero naho abantu benshi bari barahategereje kuko bavuga ko hari possibility ko abazungu bamaze kumva ikibazo cyacu ko bazaza gucyura abantu bakabafata aho ngaho, ko abantu bumva bananiwe badashobora gukomeza urugendo bahagararira aho ngaho ntibakomeze mu mashyamba. Ubwo rero tugeze imbere kuri iyo aho ngaho kuri 52 km do Kisangani, ndibuka ko tukihamara guhura n'iyo famiye y'uwo musore Theogene, famiye Habimana Heremani, tukiganira tukimara guhura tuganira mbabaza amakuru tugira gute mba hano ko nari mfite nabo uko ntabwo bari barabashije kuri ibyo nakubwiye izo nkunga twaboneye twebwe Ubundu. Ubwo muri icyo gihe tukiganira tubwiranye amakuru twarashweho, twahise twumva amasasu menshi cyane, amabombe byari bigeze nko masaa 9:30 nibuka neza z'amanywa zishyira umugoroba. Amabombe menshi agwa ku nkambi, abantu baragwirirana, abantu baraheba. Mbega ubwo natwe twahise dukizwa n'amaguru, njye na petit frère na petite sœur twinjiriye ishyamba. Ubwo hari ahantu nyine bavuga ko hari inzira ikomeza mu ishyamba, ubwo natwe niyo twahise dukomezanya n'izindi mpunzi nyinshi twirukanka. Ubwo n'ibyo twari dutangiye guteka aho ngaho, n'ibyo twari dufite two dushaza ka farine jaune byose twabisize aho turiruka, byose twiruka uko twakabaye tumeze gutya. Nuko ubwo tugenda ishyamba muri uwo mugoroba, amasasu yahagaze urebye nko masaa 9 z'umugoroba. Yaravuze aravuga guhera icyo gihe muri amasaa 9:30 saa 10 kugeza saa 8 nimugoroba amasasu yari akivuga. Nuko none ubwo abantu bakajya birinda gucana umuriro kugira ngo batabona ahantu hari akantu kakezezi k'urumuri bakaharasa. Nuko rero tuhavuye dusohotse iyo shyamba nibwo twatangiye gukubitana n'abantu bishwe ku muhanda. Ubwo wari umuhanda uva Kisangani ugana Bupara ukomeza ugana ahitwa za Bukungu ukazagera ahitwa ukazagera ahitwa za Boende Kinuza Mbandaka. Ubwo rero ubwo dugisohoka iryo shyamba niho twahuye n'abantu batabishwe n'inkotanyi. Ubwo hari image y'umusore nanone ntazibagirwa, yari ku muhanda rwose neza tugisohoka muri iyo shyamba ku buryo tukiyibona
twarikanze dusubira mu ishyamba none gato kugira ngo tubanze dushishoze turebe hafi aho ngaho niba nta bantu bahadutegeye nuko ariko uko twari tumaze no kuba bakeya tugenda turi nk'impunzi nk'icumi 20 ubwo byabaye ngombwa ko dukomeza tugera mu muhanda. Tugeze mu muhanda ndibuka hari umudamu ni nk'ahantu yari ameze nka maneko w'umukongomani yajyaga akitegereza gutya niba wenda hari nk'impunzi nyinshi zihanyuze sinzi ayo makuru abo yayashyiraga ntumbaze, ariko bivuga ko uwo muhanda nyine twahise tugeramo yari umuhanda wavuga Kisangani ukomeza aho ngaho za Opara ukazakomeza hitwa za Ikera ugakomeza Bukungu muri province de l'Equateur ukazagenda ukagera Mbandaka. Donc noneho twebwe ubwo rero naho twahise dutandukanira na ba mama urumva ntitwigize twongera dusubira inyuma nkuko nabikubwiye twari twagiye gushakisha amakuru ngo dusubire inyuma tubwire ba mama noneho tutamakuru tubonye n'aya ngaya bya bindi babeshyaga dushobora gukomeza inzira cyangwa se kuko ntibabeshyaga abasaza n'abakecuru n'abana ntabwo banyura hariya. Ikindi kintu nakibuka aho ngaho nsubiye inyuma nuko kuri iyo nkambi ya kuri 50 km hari abantu b'Abakuru Rouge babaga mu nkambi bambaye utuntu tw'udutambaro tw'umweru. Ubwo rero begizijaga ngo kugira ngo berekane ko badashaka imirwano kugira ngo berekane ko nta kibazo kin'iyo ngo bambara udutambaro tw'umweru tugaragaza ko bashaka amahoro. Icyo gihe ndabyibuka ko twasanze abantu benshi bambaye udutambaro tw'umweru twebwe icyakora dushakisha ahantu twakura akantu k'agatambaro k'umweru ngo tukishyiraho turakabura kuko icyo gihe n'abantu n'imyenda yabo yari yarabaye ubucocero udashobora no kubona n'ikintu cy'umweru. Ubwo rero twebwe dukomeza muri iyo nzira muri uwo muhanda wa Opara. Mu Opara naho twahaboneye byinshi tuza kwambuka inzuzi zitwa za Rumami turagenda tugera ahitwa za Ikera ubwo turacyari muri province orientale noneho tuza kwambuka neza noneho tugera muri province de l'Equateur aho muri kure cyane ahitwa za Bukungu na Boende naho hicaye abantu benshi. Boende turayideviya dufata umuhanda ntitwayigeramo kuko twayigezemo twahageze harafashwe inkotanyi zarahafashe n'iyo ntuza AFDR ya Kabila barahafashe nuko noneho twebwe tunyura kandi gahanda kitwa Befare kakagera muri bifurikasiyo y'ahantu hitwa Befare rero aho ngaho baraturasiye bikabije twari tumaze kuba impunzi nkeya tuhageze. Ubwo nanone hari maneko y'Abakongomani yaje dusanga ahantu twari turi mu kintu cy'igiteme cy'ikawa irabona ko hari impunzi ndanabyibuka uwo munsi nabwo hari haguye imvura nyinshi tuvuye mu ishyamba ahantu twagenze amazi aturengera tutari twanakonjoka abantu bagititira imvura irongerera ducoca ariko kubera ko twagomba gukomeza ubwo imbere bavuga ko hari ahantu abasirikare badutegeye ahantu hari ibintu by'ibigano gutya urabizi ko ikintu cy'igisenge noneho mu muhanda wubatse ku buryo utamenya niba hari n'umuhanda cyangwa niba hari n'iki. Aho rero Befare tuhageze inkotanyi ziraturasaho amasasu menshi cyane ku buryo ubwo ngubwo hari umuhungu wari uri umusore rwose ntazibagirwa nawe ukiri muri conscience yanjye umusore mutoya usanzwe wo mu kigero cyanjye cyangwa se ndutaho gatoya bamukubise isasu aho ngaho rwose yaranyegereye ahita agwa hasi. Noneho ubwo Petit Frere abonye aguye hasi ahita ambwira ati ca bugufi tugira amahirwe aho ngaho hari akantu k'akagunguzi tugenda dukambakamba na Petit Frere na Petit Frere we yamaze kwirukanka. Ubwo dusubira inyuma aho twari duturutse mu gusubira inyuma aho twari duturutse ariko ntitwagenda umuhanda twinjira ishyamba kuko aho ngaho twaharokotse. Ariko aho ngaho naho ikintu mpibuka nuko hari umusirikare avuga ngo izo ngurube ngo mwangurube mwe ngo murajyaho ubundi no icyo kintu nacyo ndacyibuka kuko batubwiraga mu Kinyarwanda nyine ngo yaravuze ngo hagarara wangurube we. Nuko ubwo duhita twebwe turyama tugenda gutya munsi urumva iyo yabonaga barashe ntabwo yirukanka kuri babandi bagiye munsi y'umukingo yarasaga babonye aho hafi bashobora kwiproteje. Ubwo rero twaje gukomeza tugera muri Equateur turenza aho za Befare tuza kugera Mbandaka niho hari famiye y'umukongomani Imana buri imwongerere watubanye nk'ukwezi kose. Nyuma yaho nawaza kuza kuturambirwa niko navuga cyangwa se abona ko bazatwicana nawe aratubwira ati rabuya ngo bazatwicane. Numvise ko
ngo hari imiryango ya HCR iza gufata impunzi, muziyaranje mutahe iwanyu, dore iwanyu n'iki imiryango izabafasha. Nuko ubwo rero ngarutse inyuma aho ngaho nakubwiye twatandukanye na ba mama bo barakomeje na grande sœur n'udupetite sœur tubiri n'abana ba grande sœur babajyana exactement, ndakeka mwari muri kumwe kuko nkurikije ubuhamya grande sœur yampaye bihura n'ubwo bwawe, kuko bageze hafi ya Kisangani 10 kilometero gutyo, barahaba gake baza kubasubiza inyuma, baforma inkambi za Kasese ya mbere n'iya kabiri, bo babaye mu ya mbere ndakeka n'ubu ariko yambwiye. Noneho mu kuraswa ubuhamya grande sœur yambwiye ko babarashe nyine, icyo yibuka yumvaga amakuru y'ijwi rya Amerika mu gitondo. Noneho mu makuru y'ijwi rya Amerika bavuga ko bumvise ngo inkambi ya Kasese ya mbere n'iya kabiri zirimo ziraraswaho amasasu. Noneho hatangazwa nuko bivuzwe mu makuru y'ijwi rya Amerika, kandi muri make ayo masasu taratangira kumva, ariko ijwi rya Amerika ngo rikirangiza kuvuga nibwo bahise bumva urufaya rw'amasasu y'imvura ameze nk'amahindu abagwa hejuru. Rero bahita bakwira imishwaro. Mama ubwo hari roventeye, we abyibuka neza, ambwira ati hari kuwa mbere mu gitondo n'umunsi arawibuka. Ubwo nanjye nagerageje kureba muri karandire hano kuri ntuza kuri internet ndeba roventeye avurere hari ku munsi wa kangahe, nsanga hari kuwa mbere. Donc exactement nkuko navuga ukekeranye tuya ku matariki 20, 21, 22 birahura n'ibyo grande sœur yambwiye. Ubwo rero mama we yapfuye lo randome nuko arovende, uwo akaba yarishwe donc bakoresheje intwaro zitavuga. Mbere barashe amasasu n'amabombe n'iki, abapfa barapfa, noneho bukurikiyeho bagenda basonga abatapfuye. Mama we yari n'umurwayi, icyo gihe arwariye mu nkambi na petite sœur. Ubwo rero grande sœur nawe ntabwo yiza akomeza ngo ajye kure, ahubwo hari ahantu yabashije kunyerera, yihisha mu gihuru cy'imigano, aho kugira ngo akomeze muri iyo mihanda babakomeje basubizamo inyuma, we yihisha aho ngaho agumeza areba uko bigendera mama, kuko mama we yaragumye mu nkambi, yanze kumuvirira, muri make yanze kumuvirira, kumusiga wenyine kandi yari n'umurwayi. Noneho akomeza areba uko biri bugende, wenda avuga ati bishobora guhosha nyina bamufata. Ubwo rero niko yaje kuza kubona bamuhondagura, donc binjiye muri Burende bagendaga basonga abantu bose batapfuye. Noneho bamusangamo bamuhonda agafuni, baramusonga nyine, nuko birangirira aho ngaho na petite sœur byagenze. Wihangane no kuri rwose, kubera ibyago byaje, ndakwihanganishije kubera umubyeyi wawe n'abo bavandimwe bawe nyine bitabye Imana muri iyo nzira ndende. Wihangane nyine nkomeje, koko nanjye yenda na mbere yuko nkomeza gatoya, ibyo ngibyo wavuze ko ryaba ayo maradiyo yabivuze, ndetse na mbere ho gato kuri icyo gitero kiba, ariko bakabitangaza. Ubundi habanje kwicwa, nyine uzi ko habanje kwicwa abo basirikari bari barishwe, ariko yenda kubera ko inkambi yari nini, birashoboka ko cyangwa se n'ibyo bice bya mbere byabanje muri izo 10 kilometero, urumva twari twarahavuye mbere, yenda bari bakica abandi bantu, akaba ari ugenda ijwi rya Amerika ryatangaje mbere yuko bagera Kasese. Ntago rwose amakuru nyafite ahagije, ariko ikindi nayo navuga nuko ubwicanyi twanyuzemo, nuko bwarimo n'akagambane gakomeye cyane, ku buryo urumva muri ayo mashyamba habaga harimo abanyamakuru bakomeye, ngira ngo hari n'abantu abanditsi babyanditse bavuga ko habaga harimo n'icyo twakwita infiltration binyuze mu banyamakuru. Ni ukuvuga ngo habaga harimo akagambane gakomeye, ku buryo ariyo makuru yose yabaga azwi mbese, ku buryo n'ibintu bimwe bashobora no kwitangaza nyine, bakaba banavuga ngo byari kubera ko ari ibintu byabaye planifiye, bakaba banabitangaza yenda na mbere ho gato ko biba. Ni ikintu rwose cyo gukurikirana n'ayo makuru agashakishwa. Noneho ikindi kintu cyo gusonga abantu cyangwa se gutoteza abantu bakanabafata nayo bakabica, mu bindi bintu numvishe nuko koko kandi abantu bari bahari bampaye ubuhamya, yenda ubu ngubu ntashobora kuvuga, yenda kubera umutekano wabo cyangwa se kubera ko n'abari gutegura ubuhamya bwabo, nuko habayemo koko
kurunda abantu noneho bakabaca amatwi, bakabaca amazuru, bakabaca n'iminwa. Ibyo bintu ni ibintu byabayeho rwose, abantu babihagazeho. Njyewe ntabwo nabihagazeho, ariko abantu bampaye amakuru babihagazeho nyine, ko abantu bagiye babasonga bakabaca amazuru, bakabaca nyine ibice by'umubiri gutyo. Ni ibintu rwose navuga ko byabayeho, ko abo bantu nabo ni abantu banyuze muri iyo nzira ndende. Noneho rero nkomeje nyine nanjye ku byo nabonye nyine nari ndi kuvuga ukuntu baturuye ubwo nyine twirukanse tujya mu muhanda n'abakongomani bagatangira kutwambura. Ubwo nyine twakomeje kugenda dusubira inyuma nyine tugana za Biyalo. Noneho ubwo twageze ahantu bigeze nko ku mugoroba nyine tumaze kunanirwa, turavuga tutariko reka duteka agakoma tunywe. Nuko ubwo turi aho ngaho nyine ku muhanda dutangira guteka agakoma, nibuka ko twatetse agakoma. Tumaze kukanywa noneho rero abasirikari baraza rwose, baje rwose bafite imbunda ziremereye, bahetse bya bibunda baheka kuntuza ku rutugu, bafite bya bibunda bifite cya magazine cy'intuza cy'ikizeru, bafite bya sitirimu, bafite bya rokete nyine bya rokete. Ubona mbese noneho ngiye nkayibaza ko saba abantu bari kurwana nande. Ngiye mu byo natekereza naravuga nti wasanga bari gushaka ngo barebe ko harimo abasirikari, nibabona nta muntu barasheho baratureka. Ariko reka da, noneho ubwo nibwo haje kuza umusirikare rwose ari kugenda togota w'inzobe, umusirikare w'inzobe ndamwibuka agenda togota, ati tubamare, ahetse imbunda ku rutugu rwose, iyi mbunda ku rutugu yayindi ifite n'intuza n'amaguru, ngo tubamare, ngo turabamarasha. Ubwo nibwo natangiye kumva ko noneho byayindi byo kuvuga ngo bari gushakamo abantu bafite imbunda byaba bitari byo. Nuko ubwo bati ngo ni mujye haruguru y'umuhanda mwese, batwerekeza ku gice cy'umuhanda. Nuko tujya hejuru y'umuhanda. Nuko ubwo niho natandukanye na murumuna wanjye, ariko murumuna wanjye we agenda ajya ku kindi gice cy'umuhanda ajyanye na murumuna wa papa. Ariko Peter nawe nyine naje kumenya ko uwo murumuna wanjye baje kumwicira nyine mu itsinda. Ubwo bagendaga bareba abantu bari mu matsinda baryamye nk'ahantu, uko nguko bagenda bavuga ngo ni mwirundire ngo ku ruhande rumwe, none bakagenda bavuga ngo tega ugutwi tukurase, umuntu agatega ugutwi bakarasa, tega ugutwi tukurase, umuntu agatega ugutwi bakarasa. Ubwo aho ngaho niho nyine murumuna wanjye nawe yapfiriye, kuko ubwo yabonye nyine ari kuza barasa umwe aratangira arataka ngo baratwishe, ngo nimureke dusenge, ngo byarangiye, ngo baratwishe. Nuko ubwo kubera ko rero murumuna wanjye yari akiri mutoya, yari afite hafi imyaka, yari ataragira imyaka 10. Noneho ubwo murumuna wa papa we kubera ko yari mukuru nyine, ubwo yabonye bari kugenda barasa umwe agira gutya ngo arabacunga, arasimbuka arirukanka arabacika. Nuko ubwo rero nanjye ubwo nari ndi kwihangane kuri uwo murumuna wawe. Urakoze cyane. Ubwo aho nari ndi nyine, ubwo hari umusirikari wantambutseho. Ibyo nabyo ni navuga harimo abasirikare batashakaga kwica. Hari umusirikare wantambutseho, mbona aranyegeye mu ntuza aranyegeye mu byatsi, aratambuka. Noneho ubwo barongera bavuga ngo nimwongere mujye ku kindi gice cy'umuhanda. Ubwo turongera twambuka umuhanda dusubira ku kindi gice nanone. Noneho ubwo nkomeje guhagarara ndi kurebera nyine, nibwo umusirikari yasagaga nkaho atunga imbunda, asa nkaho atunga imbunda aho narindi, ararasa. Ariko mu by'ukuri naje kubitekerezaho, nza no gusangira umuhamya n'undi muntu, nsanga nawe yari mu basirikare batashakaga kwica. Ararasa, noneho arasa hejuru, mbona ibyatsi, ibibabi by'ibiti birahungutse. Nuko ubwo noneho atangira kunduka ngo gicucu, ngo uragira ute aho ngaho, ngo wagicucu, ngo uragira ute aho ngaho. Noneho mpita numva ko harimo n'uburyo bwo kumburira, ubwo mpita njyama hasi. Ariko nyine nari ntarasobanukirwa ku by'ukuri. Urabona ukuntu tugenda dutanga ubuhamya, umuntu agenda yibuka ku buryo nibuka ko verisiyo ya mbere y'ubuhamya aho hantu rwose nari ntarahasobanukirwa neza, ku buryo nibuka nyine ko umusirikare yarashanye anyerekezaho, ariko avuga ngo gicucu, ntibaza impamvu atandashe. Ariko noneho nza kongera kubitekerezaho, nsangiye n'undi umuntu ubuhamya nyine, nsanga ari muri abasirikare batashakaga kwica. Nuko byashoboka rwose, ntabwo abantu bose bari abagome ku rugero rumwe. Byashoboka ko harimo bamwe badashaka kwica abantu. Nuko noneho ubwo njyama hasi,
noneho ubwo hashize akanya babandi noneho bashaka kwica nabo baratangira baza barasa amasasu menshi cyane, hagira umuntu uhaguruka bakarasa cyane ku buryo nibuka ko rwose iruhande rwanjye hari umudamu rwose barashe amaraso arava rwose yikubita hasi yari agerageje guhaguruka. Nuko ariko niko kundi Imana ibishaka kurinda n'umuntu, nubwo abasirikare nabo barasaga amasasu menshi nabo baje, nanjye nibuka ko nagiye ngerageza no guhaguruka ngo niruke bakarasa, ariko nkareba nkasanga batandashe. Ariko ubwo maze kubona ko bari kuturasaho noneho nyakuturasaho, noneho naravuze noneho ntago ndongera guhaguruka nyine, maze no kubona n'uwo mugore uri kuvira na nyine bamaze kurasa, navuze noneho ngiye kugenda kwa kundi batubwira nyine ngo mu ntambara ngo umuntu agenda nyine ngo aryama ngo arampa kuko ngo umuntu ngo agenda ngo aryamye ngo ntago biba byoroshye kumurasa. Nuko ubwo noneho ngenda ndampa nizungurukaho, nuko ndirukanka ngeze hirya ahantu kure, ndirukanka nyine ndirukanka ndahaguruka ndirukanka. Nuko nguko navuye aho ngaho, ariko ngarutse noneho ko ibyo basirikare batashaka kwica bari bakeya, ariko noneho ahubwo nabo mwabo basirikare batashaka kwica bagenzi babo barabishe. Ntago nabihagazeho, ariko izindi mpunzi zarabibonye ko mwabo basirikare bagendaga baburira abantu, noneho bagenzi babo nabo barabarashe ku buryo abantu babonye imirambo 3 y'abasirikari bishwe na bagenzi babo. Ndetse n'aba bantu nabo navuze nyine bari gutegura ubuhamya bwabo, nabo ntashatse kuvuga ubu ngubu kora umutekano wabo, nabo bambwiye ko ibyo bintu bo nyine babyiboneye yuko abo basirikari bagize gute barashwe nyine kubera ko batashakaga kwica. Ubwo rero ndetse na bya bindi byo kuvuga ngo abantu baciwe ibice by'umubiri, nibuka ko tugeze iyo hirya nyine aho twari twahungiye nyine tumaze kuva k'uwo muhanda, nibuka ko nabonye umudamu wari wacitse izuru, byaga ko bamuciye izuru. Noneho nkibaza se ni gute barashe gusa isasu rigatwara izuru gusa? Ubwo rero aho ngaho nanjye mpise nemeza yuko abo bantu bagiye bacibwa ibice by'umubiri, kuko uwo mudamu wo njyewe naramwiboneye wari wacitse izuru ari kuvirirana. Nuko yangana. Ubwo rero ubwo twaragiye nyine hamwe n'abandi bantu twari tumaze kurokoka aho ngaho, twinjira aho ngaho mu ishyamba. Noneho nibuka ko ndetse niho naje guhurira nyine na murumuna nyine wa papa, ahantu hari hafi y'akagezi nyine, abantu bari bicaye bari batetse bagacana bagateka agakoma, udushaza, ufite agapate jone akagateka. Niho nyine naje guhurira nyine noneho na murumuna wa papa nyine, ari nayo waje kumbwira ukuntu nyine byagenze kuri murumuna wanjye. None ubwo aho ngaho twaje kuhamara hafi nk'icyumweru, noneho baza gutangira kuvuga ngo abasirikare ngo ntabwo bakiri kwica, ngo babahaye amategeko y'uko ngo batongera kwica. Noneho baravuga ngo abantu bari gusohoka ngo bagasubira mu nkambi kubera yuko nyine ngo bakiri kwica. Ubwo rero nibwo twafashe nyine inzira, noneho turavuga ngo reka dusohoke turebe ukuntu twasubira mu nkambi. Nibuka ko rwose icyo gihe twafashe inzira turasohoka hafi nko mu masaa 4 za mu gitondo. Noneho tukigera hafi y'umuhanda dukubitana n'abasirikare nyine, harimo na bwa kadogo nyine butoya bwa bundi usanga nk'akana rwose k'imyaka itageze no ku 10 n'ingahe pe, gasanga gafite imbunda igasumba, gasanga nk'akana gafite ikibunda kigasumba. Nuko ubwo tugwa kw'abo basirikare. Noneho nibuka yuko ahubwo tubatungutseho baranadusahuye, ahubwo ubwo baravuze ngo umuntu ngo ufite rero ngo amafaranga ngo nayabahe, ngo nayashyire hasi. Nuko noneho nyine urumva nanjye niba wibuka nyine mabakora ko ari amafaranga yari yampaye, ubwo nanakuyeyo ku mafaranga nyine yari yampaye, noneho ndabahereza. N'abandi bantu bari bafite amafaranga bakagenda babahereza, bakavuga ngo abafite ngo amakongomani ngo nimuyaduhe, ngo naho ngo abafite ngo amanyarwanda yo ngo muyajyane ngo muzasubize iwanyu. Ariko ubwo niko kundi batekereza ko nyine amafaranga y'amanyarwanda uzi ko bari barayahinduye nyine amafaranga impunzi zari zifite, uretse inote z'100 yari yaraciwe. Bakatwaka rero amafaranga gutyo. Ayo mafaranga rwose nibuka ko nafashe ku mafaranga nari mfite ndabahereza. Ariko noneho aho kugira ngo bagire
mu by'ukuri nubwo bari bafite iryo tegeko ryo kutica, ariko nta nubwo batangaga n'amakuru ngo abantu bajye mu nkambi aho bagomba kujya. Noneho ahubwo baratuyobeje, bongera kutwinjiza mu ishyamba kurushaho. Baravuga ngo dore ngo inzira yanyu ngo nimugende, barongera badusubiza inyuma nanone kurushaho, badusubiza inyuma hano ku muhanda wa gari ya moshi, batuvuga ngo nimukurikire ngo umuhanda wa gari ya moshi. Ubwo icyo bari gukora kwari kugira ngo bongere binjize abantu mu ishyamba, noneho bazicwe n'inzara. Ubwo twaragiye turagenda dusubira inyuma, noneho umwe muri twa tugira inama tuvuga ati rero tama abantu batuyobeje turi kwinjira mu mashyamba kurushaho. Noneho aratubwira ati kandi k'uyu muhanda wa gari ya moshi, kubera ko gari ya moshi iri ku gihaca n'abasirikari barimo, ati aha hantu bahiciye impunzi, ati nimureke twongere dusubire mu ishyamba. Ubwo ngubwo noneho turongera turamanuka tujya mu ishyamba, noneho aho kugira ngo dukomeze dusubira inyuma. Ubwo byari bumaze no kwira rwose, nibuka ko n'imvura icyo gihe yaraguye. Noneho ubwo dukambika ahantu nyine mu gashyamba, tuguma aho ngaho turaharara. Ariko ngarutse nanone kubwo bwicanyi bwabaye, ni uko bwari ubwicanyi bwateguwe kuko navuga ko inkotanyi zagaragaje ubuhanga mu kwica ndetse no mu guhisha ibimenyetso, ku buryo ndetse no mu madisikuru mwumva avugwa kuri iki gihe bakomeza kuvuga ngo niberekane ibimenyetso. Ni uko bazi ko ubwicanyi bateguye kandi bagategura n'uburyo bwo guhisha ibimenyetso. Rero impamvu mbivuga ni uko za katerepirari, ngewe aho zaciye izo katerepirari narahabonye zigenda zirundarunda nyine imirambo y'abantu. Ariko hari n'ababonye amakamyo apakiye inkwi, ndetse hari n'ababonye nyine ko nyine izo katerepirari zarundaga imirambo, noneho barangiza bagatwika imirambo bakayitwika. Ibyo ni ibintu abantu biboneye, ndetse bakabona n'imyotsi icumba, ni ibintu abantu biboneye. Ni ibintu rero ubwo buryo bwo guhisha ibimenyetso ni uburyo bwabayeho rwose, ku buryo nyine niyo mpamvu bakomeza kuvuga ngo abantu niberekane ibimenyetso. Numva nanjye hari icyo mbiziho, hari n'abagiye bajugunywa mu mazi, noneho bagafata za katerepira, bagafata imirambo yabo bakagenda bakajugunya muri za nzuzi zo muri Kongo, nazo ziko zari inzuzi nini cyane, nazo hari imirambo myinshi zagiye zakira. Icyo kijyanye n'icy'ibimenyetso no kwerekana ibimenyetso nyine ko ibi bintu byabaye byujuje ibyangombwa byose bya jenoside, no kuvuga ko tuzashaka umwanya tukabicukumbura tukareba ko hari intention, no kuvuga umugambi wo kurimbura abantu aba n'aba bahuriye kuri iki n'iki, uburyo byabaye planifiye, ibikoresho byakoreshejwe n'uburyo byashyizwe mu bikorwa. Ibyo nabyo ndumva tuzagira ikiganiro cyihariye, noneho tukabicukumbura duhereye ku buhamya bwacu ndetse no duhereye no ku buhamya bw'abandi bantu. Nibyo rwose nanjye ndagishyigikiye. Kandi hari n'umuryango nyine wakoze itangazo uvuga ko ibyabaye nyine ku mpunzi z'abahutu, cyangwa se ubwicanyi bwakorewe n'abahutu muri rusange ari jenoside. Ibyo koko tuzagira umwanya wo kubiganiraho, ariko nyine ikigaragara ni uko ibyo badukoreye rwose ni jenoside, ariko tuzagira igihe cyo kubiganiraho, cyo kubigaragaza ibyo bimenyetso byose kugira ngo tugaragaze ibimenyetso. Noneho nkomeje nyine ubwo nari ndiho mvuga ubwo byo guhisha ibimenyetso, noneho ubwo nanavuga nyine nabigarutseho mvuga ukuntu nyine batuyobeje. Urumva harimo no gukomeza nyine kurimbura abantu, bayobya abantu aho kugira ngo bajyane aho bashobora kubona ubufasha, ahubwo bagakomeza kubayobya. Nuko ubwo nyine twaragiye turara muri iryo shyamba, imvura iratunyagira, dushaka nyine udusimba two mu ntuza two mu mashyamba nitwo twaryaga. Nuko noneho ubwo bwarakeye, noneho twari turimo n'umugabo rwose. Umugabo wagira hari ukuntu Imana yoherezaga nk'umuntu, umuntu akavuga nk'ikintu ukavuga ati ariko uyu muntu ni ya Mana igendana n'abantu. Ndetse nabigarutseho nanone, nongere nsubire inyuma rwose, umbabarire, turi gutanga ubuhamya, ni ukugenda umuntu avuga ibyo yibutse. Nibuka ko icyo gihe bari kuturasaho niyambaje cyane Bikira Mariya w'ikibeho. Ndavuga nti Bikira Mariya waje ikibeho kandi wavuze ko umuntu uzakwitabaza uzamutabara, rwose Bikira Mariya umfashe.
Bikira Mariya rero rwose niwe wantabaye, kandi nk'ibi bintu tuvuga dukwiye no kujya tuvugamo n'ubuhamya n'ubutumwa bwa Kibeho, kuko ikigaragara ni uko ibigenda bikunda kuvuga ubutumwa bwa Kibeho ni uko hakunda kuvugwa jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Bikira Mariya ntabwo avangura. Bikira Mariya ntabwo yabonye gusa kwa kundi yerekanye abantu bicaga abandi, imirambo iri ku misozi, ntabwo yerekanye gusa jenoside yakorewe Abatutsi, n'ubwicanyi bwakorewe Abahutu nabwo yarabuvugaga. Ni ukuvuga ngo yerekanye ubu bwicanyi bwose muri rusange, nyine nk'uko twavuze ko ubwicanyi bwakorewe Abahutu nabwo yari jenoside. Ni ukuvuga ngo ibyo byose umubyeyi Bikira Mariya yarabyerekanye. Niyo mpamvu mu byo dukwiye kuvuga nk'abakristo twatangiye tunasenga, ubutumwa bwa Kibeho nabwo tugomba kubugarukaho, tukerekana ko budakwiye kuvugwaho igice kimwe, ahubwo ibice byose bigomba kuvugwaho, cyane cyane ko n'ikibeho haguye nabo n'abantu mu bwoko bw'Abahutu nabo bapfuye kandi bishwe n'inkotanyi. Iby'ubutumwa bwa Kibeho nabyo ni ibintu twavuga, uburyo buvuga bukwiye gusubirwamo, bukavugwa bitabaye kwerekana ko uko buri. Bikira Mariya ntabwo avangura, Imana ntabwo ivangura. Ntabwo bishobora kuvuga ngo Kibeho ivugwe havugwa jenoside gusa yakorewe Abatutsi. Ntabwo ari byo, ni ikintu tugomba gukosora. Twebwe barokotse ubu bwicanyi, ni twebwe ibyo bintu tugomba kubikosora tukabigaragaza. Ubwo rero nyine n'ayo mashyamba rwose niyambaje Bikira Mariya rwose, Bikira Mariya w'ikibeho. Abantu benshi kandi bari bafite n'amashapure, bafite na za Bibiliya bagenda basenga. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya koko yabanye natwe, twese turi abantu, abantu bo mu bwoko bwose bw'u Rwanda, bose turi abantu, kandi Imana twese yaradusuye muri Bikira Mariya. Nibyo cyane. Nanjye hari ahantu cyane cyane twebwe twagendaga dusenga, twari dufite na Bibiliya, twari dufite Bibiliya yera y'Abaporoso, ariko ni Bibiliya nyine, ni Bibiliya y'Imana. Nibuka ko natwe hari ahantu tugeze muri province orientale, ahantu hitwa za Ikera, hagati ya Ikera na Opara. Noneho tugwa mu gice cy'Abakongomani. Abakongomani ubwo twari dusigaye turi impunzi nkeya. Nibuka ko twari nk'abantu, twari ngewe na Petit Frere na Petite Sere n'abandi bantu babiri twagendanaga, umuhungu witwa Elize w'Ibutare na murumuna we cyangwa mubyara we, n'undi muhungu w'Umukongomani twagendaga nawe w'Umuhutu. Kuko Abahutu buriya bo muri Kongo nabo tujye tubivuga, nabo buriya bari mu bantu bahizwe ndetse barabatoranyaga. Bageraga ku misozi yabo, hari abatuye za Rucuru, hari abatuye muri za Warikare, hariya hose nyine hagiye hari ibice by'Abahutu, noneho bakabavangura bakabatandukana n'abandi Bakongomani, noneho barangiza Abahutu bakabica. Ubwo rero nawe yaje ahunga yirukanka, ahunga ubwo bwicanyi. Tuza kuza kumenyana, turagendana. Yavugaga indimi nyinshi, avuga Iringara, avuga Igiswahili, avuga indimi nyinshi zo muri Kongo. Nuko ubwo rero tuvuye muri icyo gice cy'Abakongomani, niwe Bibiliya twari dufite n'uwo Mukongomani, nibyo byadufashije kuko baratuzengurutse. Abakongomani benshi bafite imyambi, bafite n'amacumu, imyambi iriho uburozi, bashaka kutwica, bavuga ngo ni twebwe, ngo turi mu bantu babasahuye, ngo bene wacu ngo banyuze aho ngaho, ngo barabarasa, ngo bagira gute, ngo natwe ngo bagiye kutwimura batwica. Noneho Umukongomani aratuvugira mu Giswahili cy'iwabo nyine, muri Ingara, yarazi n'Iringara, azi ibintu byinshi mbega byo muri Kongo, yari n'Umukongomani byuzuye. Nuko aravuga ati aba bantu ntabwo ari byo, murabibeshyaho. Aravuga ngewe ati uyu ni pasiteri wacu, njye wagendanaga iyo Bibiliya, ni nanjye wari mukuru muri bo. Ati uyu ni murumuna we, ni mushiki we. Ati nanjye turabavandimwe. Ati nawe ngaho mubona, nuko twese aradusobanura. Abakongomani bibyanga babanga mu nda, bakajya bafora imiheto bagashaka kutwica. Bigeze aho ngaho turapfukama, turasenga amasengesho ya nyuma, Bibiliya tuyishyira hejuru, turasenga. Aradusengera uwo nguwo mu Giswahili, ntabwo twavugaga Ikinyarwanda, nyine twahingutsaga Ikinyarwanda kugira ngo batamenya ko turi Abanyarwanda. Nuko turangije twubika imitwe, dutegereje kumva nyine imyambi irimo yahuranya, amacumu arimo yahuranya. Ariko kuko amahirwe ya Bibiliya twakomeje gushyira hejuru, tugiye twumva abakecuru n'abagore baratakambye bavuga bati aba bantu mwibakoraho, aba bantu muramuka mubishe amaraso yabo azabakoraho, ati abantu ni abantu b'Imana. Nuko bahita basubiza inkota mu rwubati, dukira gutya. Aho nabo ni ubuhamya bukomeye, kubera ko ntabwo ibyo twarokotse
harimo abo badukurikiranaga b'amasasu baturasaga batwicaga mu buryo butandukanye. Hari inzuzi zo muri Kongo twarokotse, hari abantu henshi bagiye bazigwamo batazigushwemo n'abasirikare, bazigushwemo nuko gusa inzuzi ni ndende, babuze ikindi kintu kibambutsa. Hari abishwe n'izo nzara, hari abishwe n'inyota, hari abishwe n'ubuzima bubi n'indwara. Mbega ibintu byinshi byagiye bihitana abantu muri ariya mashyamba ya Kongo, ariko byose nyine biturutse kuri iyo mibereho n'iyo kondisiyo twashyizwemo n'iyo ntambara. Sinzi icyo wari ugiye kuvuga wenda mu gusoza, tugira ngo wenda n'ibyo tutanavuze tuzabyongere mu gice cya kabiri cy'ubuhamya, kuko wenda n'abatwumva kugira ngo ubuhamya burebure butazabarambira, twongere tuzihe igice cya kabiri duhere hano twari tugejeje, noneho tuzakomeza ubutaha. Sinzi wenda niba hari icyo wenda kongeraho. Ubwo icyo nakongera wenda nareka tuvuge ubwo nyine uko twavuye muri iryo shyamba, ubwo kubera ko navuga uko twaraye ahantu nyine bari batuyobeje, noneho umuntu akatuyobora akavuga ati nyamara bari yatuyobeje. Ubwo twaraharaye, noneho wa muntu nanone aratubwira ati nanone aradufasha kugira ngo dusohoke. Uzi ko twarasohoka noneho tukagenda tukagaruka ahandi twagarutse, tukagenda dushaka gusohoka tukongera tukagaruka ahandi twagarutse. Noneho gusohoka mu ishyamba biranga, ariko noneho aravuga ati nyamara umuhanda wa train, umuhanda wa gari ya moshi twawutaye mu kaboko kw'ibumoso, nimureke dukurikira akaboko k'ibumoso, dukurikira akaboko k'ibumoso turongera tuwugereho. Ubwo atwigisha uwo mutwe, noneho dukurikira akaboko k'ibumoso, umuhanda turongera tuwugeraho. Ubwo rero naho ubundi twaragendaga tukongera tugaruka ahandi twatangiriye. Nuko ubwo tugize amahirwe tugeze ku muhanda w'ibumoso wa gari ya moshi, noneho aho kugenda dusubira inyuma ahandi abasirikare bari batuyobeje, noneho tugenda tujya mu cyerekezo cyiza, dusubira mu nkambi, aho nyine inkambi bari bongeye kuyiteranyiriza. Ubwo ntabwo inkambi yari ikiri Kasese, inkambi yari yagarutse za Biyaro, nyine niho inkambi yari yagarutse. Nuko noneho abariho tujya, noneho ubwo niho nasanze nyine papa na bashiki banjye nyine batatu. Ubwo noneho ubwo batubwira ko nyine ubwo mama nawe yabuze, ariko ubwo twese twumva ko yiciwe nyine mu bwicanyi nyine bwabereye Kasese. Mama na bashiki banjye, ubwo na bashiki banjye babiri, ubwo kubera ko ndi mushiki wanjye twari twamuburiye Masisi, n'uwo murumuna wanjye nyine ubwo nabwo nzi ko yari nyine nari namenye uko yishwe nyine. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo mama wanjye n'abavandimwe banjye ubwo bane nyine ubwo bose batikiriye muri ayo mashyamba nyine ya Kongo. No kwihangana Emmanuel, kwihangana cyane rwose. Imana kurinde kandi kwihanganishe kuri abo bavandimwe bawe, nawe ndakwihanganishije rwose. Urakoze cyane. Ubwo ndumva yenda iki gice cy'ubuhamya twagisoreza hano, tukazakomeza. Kandi nanjye nongeye kukwihanganisha nyine, kuko nawe watakaje nyine abantu. Dukomeze twihanganishanye, kandi dushishikariza n'abandi nyine gutanga ubuhamya, kugira ngo twese duhozanye, twibuke ibyo byago byatugwiririye, ariko tunavuga ati se nyuma y'ibyo ngibyo twakora iki, cyane ko twakoze n'urugendo muri Kiliziya Gatolika rwo kwakira impuhwe z'Imana, rwo kwakira urukundo rw'Imana. Ese njyewe nyuma y'ibyo byose nkaba nifuza kuba umuntu uharanira amahoro, ariko ubwo nyine nabyo tuzagira igihe cyo kubivugaho, cyo kubivugaho nyine iby'urugendo twagiye dukora n'icyo twakora nyuma yo kuva muri ibi bibazo bikomeye twanyuzemo. Nibyo nk'uko bivuze. Tugarutse mu Rwanda, nanjye ninjiye narasenze, noneho narushijeho kwegereza Imana, kubera ko muri ubwo buzima bwose yari imaze kundokora. Hari nari naragiye nyihigira ibintu byinshi, mvuga Mana rwose numfasha nkarokoka ubu bwicanyi, nzagusenga, ntabwo nzongera guhemuka, nta cyanzongera gukora, rwose nzahora. Nayitegeye ibintu byinshi, numva ngomba kuzarangiza, kandi nayo nkumva ko iyi nzira y'amahoro koko, inzira yo kongera guhuza Abanyarwanda, inzira yo kongera duhereye kuri ubu buhamya nyine, abantu bakavuga ibyababayeho uko byagenze batabeshya,
batabica ku ruhande, noneho bikadufasha no kumva n'akababaro k'abandi, kuko ntabwo ari twe twenyine twababaye, ngira ngo hari n'abandi bavandimwe, ari abababariye mu gihugu, ari abababariye mu bindi bice, tugomba no kumva nabo n'ububabare bwabo, kuko niba twifuza ko bumva ububabare bwacu, ni nako nabo bifuza ko twumva ububabare bwabo. nkaba ngushimiye rero, igice cya kabiri tuzakomereza aha ngaha twari tugejeje, twinjire mu buryo ki wagerageje gushaka gukira ibyo bikomere, mu buryo winjiye mu mpuhwe z'Imana, mu buryo ujya gusenga mu ruhango se byagufashijeho iki. Ubwo nanjye nzagira icyo mbikubwiraho, hanyuma dukomeze tuze tugire mbega n'uyu munsi uri aho ngaho i Varsovie, ntabwo uri mu Rwanda iwanyu, ntabwo uri muri Rutsiro nk'aho wavukiye, cyangwa se wenda ahandi wakabaye ukora. Nanjye sindi iwacu, twaje kugera muri bihugu gute. Ndumva ari igice cya kabiri cy'ubuhamya bwacu tuzagerageza kugeraho, kandi nkaba ngushimiye cyane Emmanuel Hakizimana, kandi rwose nkubwira ngo n'ubutaha uzitabira ubutumire bwacu nk'uko witabiriye n'ubu ngubu. nkaba nagira ngo nguhe umwanya wenda usezere kuba duteze amatwi, kuba kurikiye iki kiganiro cyacu, nyine tubasaba kuzongera gukurikirana n'igitaha n'ikiganiro tuzagira ku buhamya igice cya kabiri cy'ubuhamya bwacu. Yego. Ndabashimiye umuvandimwe Jean Marie Vianney, kandi nshimiye n'abaduteze amatwi. Ndumva nabararikira gukurikira nyine ikiganiro cy'ubutaha. Nk'uko rero twatangije isengesho, n'ubundi reka dusoreshe isengesho, kandi tunifatanyije nyine n'abo mu yandi madini yose, abemera bose ndetse n'abayisilamu bose, twifatanyije kugira ngo dukomeze twibuke, dukomeze tuzirikane ibyo byose, dusabira n'abacu. Yubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahe n'iteka ryose. Amen. Izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze. Ubwo nawe utaha. Mugire amahoro ya Kristo, mugire ibihe byiza, nawe utaha. Murakoze.